umugabo wanjye yatangiye konca inyuma hashize ibyumweru 2 tubana nza no gutungurwa nuko uwo nitaga mabukwe cyangwa se wari mabukwe wamureze akamwitaho akamenya ko agomba kumwishyurira ishuri ari nawe nyine babanaga nk'umugabo n'umugore. Byakomeje gutyo rero ntungurwa nuko nundi bakomeje kubinyereka kugeza igihe nyine bibaye binini ndetse menya nuko na mbere tutari twanamenyana ari bwo buzima biberagamo bwo kuryamana. Urabona abantu iyo bakiri abageni sinzi ukuntu nyine yambwiye ati ngwino wicare hano, umugabo nyine yambwiye ati ngwino wicare hano, ndamwicaraho. Noneho umukecuru avuga ijambo natekerejeho nyuma, ubundi hari igihe ikintu kikubaho nyuma ukongera ugasubira inyuma ibintu byose ukabyibuka. Aravuga ngo aha ngo ibyo se ngo ni iminsi mike ngo ibyo ngo bikarangira. Ndavuga nti subu mu by'ukuri ku mutima yarazaga ariko ntago yagarukiraga muri salo. Iyo yazaga kandi yacungaga byibura tukiryamye kandi akareba muri weekend, urumva iminsi yose nabaga nagiye mu kazi undi nawe ari gukurikirana amasomo. Muri weekend saa 12 kwa kundi nyine abantu nyine biryamira muri weekend we yabaga yatugezeho agakomanga, umugabo akabyuka akajya gukingura ati nimwigira hirya nanjye niryamire. Oyas mana yo mwijuru. Ndabyibuka hari umunsi umwe nafashe varize amaze kugenda nawe ati rero wa mugabo we ajya yambwira noneho ibintu byose byamubayeho. Arambwira ati umukecuru twararyamanye mbese nk'umugabo ati ntumbaze ibintu byinshi ahubwo ni umugabo n'umugore. Twari umugabo n'umugore. Ibyo biragutera kutambaza ngo ni inshuro zingahe, agahora arwana yiyenza biragute. Yezo ndavuga naho kugira ngo abana bakurire muri ubu buzima bubi bw'ababyeyi batishimye nabo bazakure bazi ko hari abantu bose babaho barwana ntiwaya. Kuko urumva yajyaga kunkubitana najyaga nko mu cyumba nkakinga. Byabaye ngombwa rero ko umutima umbwira ati rimwe uzabakurikire. Baramanuka numva biranze, numva umutima urandiye, ndasohoka mu nzu bamaze kugenda ndabakurikira. Miga inzira zose ndababura, ngera mu rugo ndakomanga, umwana arakingura ati ntago nyine nsa n'umuntu ugiye kureba ko ariho bari. Ntangiye umubyeyi nyine amwifuza. Aramwifuza akabona nyine ibintu bidasanzwe, akamusohokana akagira gute. Ageze aho nyine biba ngombwa ko batangira noneho gahunda yo kujya baryamana. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Reka tubasuhuze inshuti bakunze mukurikiranye Impanuro TV. Tukomeje kwifuriza ibihe byiza aho muherereye hirya no hino hagiye hatandukanye. Turizera ko Imana ikomeje kubarinda kandi tubifurije kugira amahoro y'Imana. Ndizera ko abari mu ntara y'Iburasirazuba, abari mu Burengerazuba, abari mu majyepfo n'amajyaruguru ndetse n'abandi badukurikiye bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda, mwese turizera ko mumeze neza bari mu mujyi wa Kigali. Ariko kandi ntago twakirengagiza abandi batameze neza kubera ibibazo bitandukanye umuntu ahura nabyo mu buzima bwa buri munsi, abagize ibyago, ababuze ababo. Reka tubabwire bakomere ndetse bihangane, niko bigenda mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara, ariko turashimira Imana ko igenda ibana natwe uko bukeye nuko bwije. Uyu munsi birashoboka ko waba uri kurira ariko ejo ukazaba wishimye. Birashoboka ko uyu munsi waba ubabaye ariko ejo ukazaba uri kuririmba. Rero komera wihangane. Tuba twabategura ibiganiro bigiye bitandukanye kugira ngo tubashe gukomeza imitima ya benshi badukurikirana. Niyo mpamvu turi kumwe n'umubyeyi mureba hano, afite byinshi cyane, afite ubuhamya agiye kudusangiza, n'ibintu byinshi yanyuzemo. N'urugendo rurerure rw'ubuzima busa nkaho butari bworoshye, ariko mu by'ukuri Imana yagiye igenda ibana nawe uko bukeye nuko bwije. Uyu munsi rero afite icyo yashimira Imana yagiye igenda imukorera mu buryo bugiye butandukanye. Reka tubasore rero mubane natwe mukurikirane kino kiganiro. Harimo isomo, harimo byinshi wakigiramo bishobora kugufasha mu buzima bwawe. Waba afite ibitekerezo rero cyangwa se afite amakuru n'inyunganizi yumva yadusangiza, kino kiganiro ku mpera yacyo turavuga nimero zacu ku buryo uwakenera kutuvugisha yaduhamagara akatuvugisha. Murakoze cyane. Mama, turabakiriye tubahaye ikaze ku Impanuro TV. Muraho neza? Muraho neza. Yesu ashimwe cyane. Yesu nahimbaza. Uriyumva gute muri uyu mwanya? Yandaho muri uyu mwanya ndashima Imana ko gikomeje kuturinda. Yego.
uko bukeye n'uko bwije. Muririmbyi niwe yaririmbye ngo ndashimira Yesu mwiza utajya undeka umunsi ku munsi. Ariko abantu bo bakureka. Abantu barakureka. Abantu barakureka ariko Kristo ntago ajya tureka, ni nayo mpamvu tumugumaho igihe cyose. Yego. Ndizera ko mwabaye amahoro rero. Turi amahoro, Imana iraturinda. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2023. Yego. Ndatekereza ko bimeze neza. Bimeze neza, Imana ikomeje kuturinda, ikomeje kudutungisha ubuntu bwayo n'imbaraga zayo. Yego. Kandi ubuntu bwayo buracyaturiho. Tubashimiye ikaze muduhaye rero. Murakoze cyane, ikaze wacu ni amahoro. Mwuka wera badufashe kubakira. Amen. Amen. Hanyuma rero kugira ngo ikiganiro cyacu kize kugenda neza, ndifuza ko twatangira dusenga kugira ngo tuze kuyoborwa n'umwuka w'Imana, ariko kandi nabaze kudukurikirana kize gufasha imitima ya benshi. Ni karibu no gusenga Imana rero. Reka dushime Imana. Mana turagushimye, tugushimiye ko uri mwiza, ubereye mwiza abagutegereje bose. Turagushimiye kuri Imana izi kurinda, izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimiye kuri Imana idahinduka, turagushimiye kuri Imana ishoboye byose, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Mwami turagushimye ko wabanye n'abacu, wabagiriye neza, warabarinze natwe uraturinda, twese turi amahoro n'uhimbazwe. Mwami Imana tugiye kuganira ibintu byerekeye n'ijambo ryawe, tugiye kuganira byinshi bitandukanye, ariko twemerere cyane kugira ngo muri aka kanya ugaragare, imbaraga z'abana b'abantu zibure, ahubwo gukora kwawe kuboneke. Turagutumiye muri uyu mwanya kugira ngo Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera baze babane natwe. Ari uyoboye ikiganiro, ari nanjye ndetse na mwene Data turi kumwe, twebwe twese tugabanira imbere yawe. Ni karibu Kristo, ngwino ubane natwe kandi utugirire neza, ufashe abantu bazumva ubu buhamya, ufashe imitima yose izabwakira. Mwami Imana Nyiringabo, bazakuremo iby'umumaro, bazafatemo ibibabera impamba n'urwego muri uru rugendo, kandi buri muntu wese Mwami mu rwe ruhande uzamubere inkomezi kandi uzamufashe kugira ngo Mwami akuremo isomo ry'ubuzima. Urakoze kuko ugiye kudufasha twese, ugafasha buri muntu wese uri bukurikirana iki kiganiro. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Murakoze cyane, kugira ngo mutangiremo twibwira kugira ngo tuze kuganira tuziranye. Amazina yanjye nitwa Mujawase Olive. Ndi umubyeyi w'abana 2. Mu rugo nk'uko mubizi ni Muhanga, niho ntuye, niho ncumbitse. Yego. Mwami Imana niwe akomeje kuturindira. Ndumva ari ibyo ngibyo. Hanyuma tuzi ko ufite ubuhamya bugiye butandukanye, niyo mpamvu twavuze ngo tugusure kugira ngo tubashe kubuganiraho. Icyo tuba tugamije ahanini ni kugira ngo abantu bamenye ko Imana ihari. Yego. Abantu bamenye ko Imana ihari kandi ikora. Kuba umuntu yaca mu bikomeye si igisobanuro cy'uko Imana itamukunda. Inshuro nyinshi usanga mu buzima bwa buri munsi tugenda tunyuramo, duhura n'ibigeragezo mu buryo butandukanye, ariko kandi ntabwo Imana idusiga. Ntabwo igitureka, ni nacyo kidukomeza tukabasha kubicamo. Yego. Nuko Imana itayijya kure yacu, ahubwo iguma mu ruhande rwacu. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo uwo nkunda ndamucyaha, cyangwa se ibigeragezo ubundi ntabwo biba ku muntu Imana yanga. Ahubwo biba ku muntu Imana ikunda kugira ngo atirara akajya kure yayo. Kuko twese turabizi ko iyo wakubiswe n'ikigeragezo bigusunikira mu gusenga. Urasenga na yandi ntabwo utigeze usenga bati none uwo Mana ndi imbere yawe. Aba ari wo mwanya mwiza wo kwegera Imana. Kandi tuzi neza ko intambara zitabayeho ntago buri mu nzira burya. Ariko iyi intambara ziriho ni igisobanuro cy'uko uri mu nzira, kandi Satani arwanya abantu b'Imana, ibyo twese turabizi. Yego. Hanyuma rero ndumva twaguha umwanya ugatangira tugezeho inkuru yawe. Ntekereza ko harimo byinshi cyane biri buze kudufasha, kandi Yesu agushyigikire mu izina rya Yesu. Yego, murakoze cyane. Ubuhamya bwanjye mfite ni bwinshi nk'uko mwabivuze, ariko muri iyi minsi ndi kwibanda ku gice cy'urushako. Yego. Kubera ko hari abantu muri iyi minsi ya none ibintu bigendanye n'ingo biragoye, Satani yamanukiye ingo. Iyo turi kuvuga ibi ngibi rero ntago tuba turi gusebanya nk'uko bamwe babivuga, cyangwa se kuvuga ngo ni ukwishyira hanze. Ahubwo tuba tugira ngo wowe ukibirimo, wowe uri kubicamo,
hagira experience na ntoya ufata ku muntu we wabanje kubicamo. Yego. Byanga bikunda iyo uri kunyura mu kintu ukigira ku wakinyuzemo, weho aho yatsinzwe urahare ukavuga ati hari aho yarahatsinzwe reka ngiye mbikosore ne kuhagwa. Cyangwa se iyo mbese nyine byanga bikunda ubinyuramo abona isomo ku muntu wabinyuzemo. Iyo turi kuvuga ibi ngibi rero rwose abantu bajye batwumva, nago turi abagore badafite umutima, ahubwo ni ubuhamya kuko no mu rusengero turabutanga. Nago rero kuba umuntu wenda yakora kuri social media, hari abantu comment tujya tuzibona bati mbega wete abagore b'iki gihe nta banga naki, ariko mu by'ukuri tuba tugomba no kuvuga imbaraga z'Imana kuko hari abantu rega babinyuramo bakaniyahura. Twebwe rero tuba tutarageze muri icyo kigero cyo kwiyahura, tugomba kubwira abantu ko nyine Imana ibana nawe niyo wanyura mu bintu bikomeye gute. So ni muri urwo rwego rero twifuje kubwira abantu ubuhamya bwacu mu bigendanye n'urushako. Ngewe rero mubona gutya nyine ndi umubyeyi w'abana babiri nk'uko nabibabwiye. Yego. Narashatse, narakuze nyine mba umukobwa, maze kuba umukobwa nyine ndarambagizwa nk'abandi bakobwa, maze kuba inkumi ndarambagizwa nk'abandi bose, uri kumva igihe kiragera. Noneho ariko urumva nasengeraga muri ADPR, nari ndi umukristo. Nashatse ndi umukristo mu itorero rya ADPR. Yego. N'umutware wanjye nawe yari umukristo, yari umuhanzi, yari umucuranzi, yari umunyamasengesho, mbese yakoraga nawe imirimo mu itorero. Yari wo mu nzu y'Imana. Yego, twese twari abo mu nzu y'Imana, nanjye nari ndi umunyamasengesho. Igihe cyarageze rero twahuye ari mu rugo yarererwagamo rutari urw'iwabo. Urabona hari ukuntu umwana w'umusore ushaka kubyiruka, yari ku ishuri, yari umunyeshuri, mu rugo iwabo bari badafite ubushobozi buhagije, ntago bwari buhagije bwo kumufasha mu buzima yari arimo nk'umwana w'umusore, kandi uri ku ishuri ukeneye kwiga. Yego. Byabaye ngombwa rero ko yatsinze tronkome bamwohereza mu kigo cy'i Nyanza. Cyari ikigo nyine kibariha amafaranga menshi, biba ngombwa ko nyine atari bubone ubushobozi. Mukuru yaramuzanye arahamusigara avuga ati nzaza ndebe nyine kwa kundi bandika urupapuro, ati tuzazana amafaranga. Birangira atabonetse, asa n'uvuye mu ishuri. Yego. Muri uko kuva mu ishuri rero yasengaga Imana, akajya ajya guteranira nyine ku mudugudu waho hafi y'iryo shuri ryari riri. Mu kuhateranira rero urumva igihe cyarageze ubwo ava mu kigo ajya kubana n'undi mwana w'inshuti ye wari uri muri ghetto, byo twita ghetto nyine. Urabona abanyeshuri hari ukuntu baba bafite nk'inzu bacumbikamo, baramufata baramucumbikira. Yego. Noneho muri uko kumucumbikira urumva akazi yari asigaranye kwari ugusenga, kuko nta kindi yari asigaranye mu by'ukuri. Ntabwo ari kuba yahamagara iwabo, ntabwo byari gukunda, kwari ugusenga nyine agahendahenda Imana. Yego. Igihe cyarageze rero urumva no ku rusengero kuko bari bamuzi ko ari umwana ufite ibibazo. Hari ukuntu nyine batura ibintu mu rusengero, iby'ibiribwa n'iki babihesha agaciro, urabizi nyine mu rusengero mu nzu y'Imana. Ubwo byabaga ari ibyo, bakavuga ati hano hari umwana udafite uko ariho, bakabimuha nyine. Urumva yari umwana uzwi nk'umwana ufite ibibazo. Igihe cyarageze rero umubyeyi umwe wari uhari, yari umudiyakoni kuri urwo rusengero, aravuga ati rero uyu mwana nshaka kumufata, abiganiriza mwarimu. Umwana nshaka kumufata nkamujyana mu rugo, gukomeza tumufasha gutya. Ari muri ghetto n'abandi bana bo barahaha, we ntafite ubushobozi bwo guhaha. Ejo batazamwinuba, reka mufate mujyane mu rugo murerane n'abandi bana. Igihe cyarageze baramutwara nyine, ubwo nabanje kuvuga kuri pariti mbere yuko duhura. Igihe cyarageze aramujyana, yari umubyeyi ufite abana b'abahungu gusa. Urumva kumushyira mu bandi bana ntago byari bigoye. Noneho kandi yari mbese yagaragazaga ko ari nk'umugisha ari gukorera. Nawe urabyumva, ubonye n'ahantu ujya kuruhukira. Abarokore duhita twumva ko nyine dusubijwe, bavuga ati kandi yari umukire pe. Ku rwego rwe yari umukire ugereranije n'abantu bari bamukikije, yari afite amafaranga. Umwana yagiyeyo, urumva baravuga ati uko biri kose Imana irantabaye. Noneho agiye kuba ahantu batamusaba kwishyura inzu kugira gute, avuga ati Imana irantabaye. Umukecuru anamusubiza no mu ishuri, ahita asubira mu ishuri.
urumva mu by'ukuri ubuzima bwari bubaye nk'ubugenze neza, atangira noneho kwambara ipantaro nziza bamuguriye, atangira kwambara urukweto rwiza, mbese urumva yaravuye mu cyiciro kimwe agiye mu kindi. Ngewe rero twahuye muri icyo gihe ari muri urwo rugo, twahuye ari muri urwo rugo yego i Nyanza, urwo rugo rutari iwabo. Ubwo we umuhura wari uvuye he? Ngewe duhura nanjye ubwo ni muri Nyanza ariko mu mirenge itandukanye n'imidugudu twasengeragaho yari itandukanye. Ngewe ahantu nakoreraga urumva nge narangije kwiga segonderi mitangira umugisha wo kubona akaraka narindiho icyo gihe nanateranira aho, kuko urumva iwacu ni nahi i Muhanga, urumva ngiye bye byansabye kujya ku kazi, ni naho twamenyaniye aho muri Nyanza. Ubwo nasengeraga aho hafi nyine ku mudugudu umwe nabo basengera ku wundi, urumva nge narindi mu kazi, niko nageze muri Nyanza. Noneho ubwo tumenyana, korari yabo yaje kuri uwo mudugudu nateraniragaho. Noneho ubwo ngo korari yabo yaraje, urumva yari umucuranzi, yari umuhanzi, yagombaga kurimba muri korari, akaniririmbira ku giti cye. Kamemu yari presentable, urumva yaragaragaraga. Hari umuntu arerema muri korari ziba zirimo agatanana batanamumenye. Noneho n'umuntu uba muri korari byanga bikunda abacuranzi bagaragara, abahanzi. Yego, noneho nanjye ubwo kuri uwo mudugudu narindi nk'umuntu, urumva nari mfite akazi, hari ahantu hasa naho ari mu giturage ukuntu. Iyo umuntu afite akazi burya batandukanye n'abantu. Yego, nanjye urumva nagombaga kuba ndi umukristo mwiza, nta kibazo mfitanye n'itorero, nagombaga no kuba mu bantu bagomba kwakira abashyitsi. Urumva byari byoroshye kuba twagira gute twaza guhura byanga bikunda. Ubwo twamenyaniye aho ngaho, niho navuga niyo nshuro ya mbere nari mubonyeho, nawe niyo nshuro ya mbere yarambonyeho. Noneho ubwo twaje guhura ubwo twaraganiriye, ntabwo uwo munsi twaganiriye nk'abantu basanzwe, tunahana kontakite nk'abantu nyine ni umunyamasengesho, duhana kontakite nk'abantu b'Imana. Urumva twari tunegeranye, nzajya nguhamagara tujye gusenga, nta kibazo. Igihe cyarageze rero biba ngombwa ko n'ubundi yagezeyo arampamagara ati twagezeyo amahoro, ndavuga ni Imana ishimwe, nk'abantu basengaga nyine Imana ishimwe. Nanjye ubwo tumeze nk'ahantu duhuje ibibazo, reka ariko nabivuga. Nubwo nari ndi mu kazi ntago kari akazi nakodeshamo inzu ngo ngire gute. Nanjye nabaga mu rugo rw'abantu banahageze baranyakira, ari umumama n'umupapa. Atari muri famiye se? Yego, ntago ari muri famiye, nabo twamenye kubera gusenga, ariko urumva nari nkodesheje inzu yabo hafi y'iwabo y'uwo mumama. Noneho turakundana, aza kubona ko ubuzima mbayemo hari igihe wenda urabizi nta guteka naki, nyine igihe cyose mba ndi gusenga, hambwa ati wakwihanganya ukaza. Umugabo we nawe ntago yabaga hari w'uwo mumama w'inshuti yanjye, ati n'ubundi nanjye mba ndi njyenyine, ngwino tujye, urumva twari twarakundanye n'ubundi dutaramerana, nkajyayo nawe akazi wanjye, ngwino ufata icyumba cyawe nta kibazo uzagira, uba umwana mu rugo. Nanjye nigira muri urwo rugo gutyo. Urumva twahuye atabi wabo nanjye ntabi wacu, ariko ngiye kubw'impamvu z'akazi we, kubw'impamvu z'ubuzima, zo no kwiga, urumva nyine byari bitandukanye. Ndabyibuka rimwe n'igihe nanavuza ariko Mana ubundi nuko biri kose ni iki kintu nkoze, numvaga ari nk'ubutabazi ndi gukora. Ye numvaga kuba ngiye kubana nawe, numvaga ari nk'ikirwe, iyo nicaraga njyenyine n'abantu ubundi ntago bibaho. Numva njye narakoraga wadakora, ampulisi ari n'umunyeshuri. Tabana iki kintu ni ubutabazi pe, ni kandi byanga bikunda nzabona impamvu yacyo. Numvaga nzabona impamvu y'icyo kintu kibayeho, ko n'ubundi turabizi mu muco wa Kinyarwanda umusore niwe ugomba kuba inshuro nyinshi niwe uri hejuru, niwe ufite uburyo, niwe ufite ubushobozi, ariko icyo gihe siko nge byari bimeze. Ubwo nsubiye inyuma gatoya, ubwo twari turahunga nyine, ubwo twamenyaniye ku rusengero, baranataha turanahamagarana birarangira. Urumva akajya mbaza bimeze gute, waramutse ute, nanjye naramutse neza, kontakite nyine ziragiye. Aza kugera igihe noneho uwo mukecuru babanaga aravunika, avunitse arambwira ati se mukozi w'Imana waje ukadusura, ko mama urumva yari mama, yamwitaga mama, nange twamenyanye ari mama, ati waje ukadusura ko mama yavunitse.
ndavuga ati nta kibazo nimba ku kazi nimugoroba ndasimbuka nzi. Nta rugendo runini rwari rurimo kuva aho wabaga naho we yabaga? Rwari rurimo kuko byasabaga gutega nka moto, kwari ugutega moto byibura nk'igihumbi. Kuko kwari mbese yari moto byanga bikunda hari harimo urugendo. Ariko nanone nk'ahantu mu mujyi urumva ahantu ushobora guhamagara umumotari ngo ino ntwarongeza aha ntago biba bigoye, byabaga bitagoranye. Ndanavuga nti reka ngende mbasure. Ndabyibuka ku munsi ukurikiyeho twari dufite n'ahantu twasengeraga, dufite icyumba cy'amasengesho. Kwa gatanu nimugoroba nanjye ndamuhamagana nti dufite amasengesho uze kuza utubera umushyitsi. N'urwo rwego twabanje kumenyanamo. Ariko duhura afite icyifuzo, ari gusengera icyifuzo cyo gushaka. Nubwo bwose yari akiga ariko yari afite icyifuzo. Ubwo yigaga mu wakangahe? Yari ageze mu wa gatandatu segonderi. Yego, mu wa gatandatu segonderi. Noneho ubwo urumva uwo mama ubwo nabisimbutse ntago biba byo, ni ibintu byo mu myaka ingahe kubitondekanya ntago biba byoroshye. Urumva yahageze agiye mu wa kane arahiga, mu wa kane, mu wa gatanu, mu wa gatandatu. Urumva mu wa kane mu gihembwe yambwiye ko mu wa kane mu gihembwe cya gatatu ariho yatangiye inzira y'umusaraba we. Yongeze ahangaha pe umugabo wanjye ntago namubureminga kuko nawe hari ubuzima abantu babamo byanga bikunda ubwo atabaye imbaraga z'Imana cyangwa se nyine Imana nyine ikakureka ukabicamo kugira ngo hari nawe ukomere. Yifite hari kishaka kukwigisha simbizi, ariko nkurikije uko twabiganire nuko yabimbwiye na target yari afite yo kubisohokamo ntago ari ibintu nawe yabayemo yishimiye. No kuvuga ngo byabaye ngombwa ko igihembwe cya gatatu, mu gihembwe cya gatatu nibwo yatangiye umubyeyi nyine amwifuza. Aramwifuza akabona nyine ibintu bidasanzwe, akamusohokana akagira gute, ageze aho nyine biba ngombwa ko batangira noneho gahunda yo kujya baryamana. Yiga mu wa kane mu gihembwe cya gatatu. Ubwo se uwo mubyeyi yanganaga iki, ari mu kigero cy'imyaka nk'ingaho? No kuvuga ngo umusore ari nko mu kigero cy'imyaka 22, afite imyaka 22. Urumva kubera ubuzima yiza kererewe, yagize amarotari, yari mukuru kamemu ntago ari ku rwego n'undi rwo kuba yiga muri segonderi. Noneho umubyeyi wari mu kigero cy'imyaka afite imyaka 52 gutyo, kuko nge mpava nahavuye afite imyaka igera muri 56 n'irindwi maho ngaho. Yarakuze cyane. Yari umukecuru. Ariko kubera ko yari yaranyweye amata urumva abantu b'Inyanza nyine umureba n'ubu ngubu umureba ntago ari mu kigero ntago ushobora kumura nyine ngo uvuge ngo ni umukecuru wawe n'umukecuru, donc ni umubyeyi ukuze ariko kameme imyaka ye imwemera kwitwa umukecuru. Nuko ari ibyateye abantu batagishaka gusasa, ariko Imana igitugirira neza iduye kwakira uko tungana nuko turi. Kuko nabyo buriya biri mu bintu byangiza ubuhamya. Utangiye kwireba ukumva ko uri muto kandi uri mukuru, niho handi uzakora ibintu bigendanye n'abantu bato kandi wagombye gukora ibintu by'abantu bakuru. Imana igidufasha rero twebwe duye kumenya uko tungana, tunitware nk'abantu bangana nk'uko tungana. Ubwo rero byabaye ngombwa ko atangira kumwifuza nyine umusore nawe bitewe n'ubuzima yarabayemo n'uruhare yabonaga n'umumaro yari amufitiye. Kumwikura ntago bwa mbere ntago byamushobokeye. Byabaye ngombwa ko nyine bibaho bwa mbere, ku ijoro rikurikiyeho bibaho bwa kabiri. Ubwo noneho byageze aho mu buhamya ibi mvuga ni ubuhamya. Hari abantu, hari comment nasomye nsubiye inyuma gato, abantu bakamba ati si uyu mugore ko ndeba bivuga, arwanditse ngo se ko ndeba bivuga nk'uwari uhari bimeze gute. Ndagira ngo nsobanurire abantu ko ibi mvuga ntago nari impari, nari ntarinjira no mu buzima bwe ko twe tutaramenyana. Ahubwo ibintu bimaze gusa nibisakuza nibwo yanyicaza arambwira ati ibi mvuga donc na amakuru bo bwabo banyihere bari kunsaba imbabazi ko abona igihe cyo kwicara bansaba imbabazi. Ubwo rero byabaye ngombwa ko agira gute, agira igihe noneho nawe ubwe ati nageze igihe numva nanjye nyine nibwo buzima ndabwakira kuko nta kintu nagombaga gukora. Kuko yanabyangaga nta n'ikaramu nabonaga, nta n'ibiryo nabonaga. Iyo nabyangaga nyine nahitaga njya nko mu bucakara.
naba nabyemeye bugake ibihumbi wenda 10 mbifite bigake banguriye inkweto nziza aturumva ubuzima nari ndimo nyine bwari ukwemera nyine nkitanga kugira ngo mbashe kubaho mbashe no kwiga ndangize byabaye aho ngaho bimubaho ageze noneho nawe ubwe yumva arabihaza mu kubihaga rero niho waho twahuriye ubwo ari gushaka kubisohokamo ko yashatse no kuva muri urwo rugo inshuro nyinshi none se urwo rugo nta bana barubagamo niwe gusa no mukecuru urwo rugo ukuntu byari bimeze abana bari bamaze kuba bakuru bose umwana mutoya ndumva yari ari nko mu myaka nka 12 cyangwa 3 noneho umupapa waho yabaga i Kigali umubyeyi urumva abana b'abasore gusa yari aby'abana b'abasore gusa benshi bari bibereye mu mujyi wa Kigali niwe wabaga uri mu rugo n'uwo mubyeyi bonyine none undi mugabo umfura yabo yabaga ihari ariko yari afite ikibazo cyo mu mutwe yarwaraga mu mutwe ubwo yarashatse birananga agaruka iwabo n'abuzukuru n'utwana tw'utwuzukuru twabaga duhari n'umukozi w'umuhungu wari uhari ndetse n'uwo mugabo n'uwo mukecuru nibo bantu bari bahari ariko habaga harinze ebyiri bamwe baba muri imwe abandi baba mu yindi noneho wari umugabo wanjye yabaga mu nzu imwe niyo wo mukecuru yego abandi bakaba mu nzu yego abandi bakaba mu yindi nzu abandi bakaba urumva byari byoroshye nibo bari kontrola y'urugo nibo nyine bari aba manager b'urugo yego urumva byari byoroshye kuba bari free ubwo rero igihe cyarageze aravuga ati ibi bintu ngiye kubivamo agashaka gusubira muri ghetto umukecuru akamubwira ati mbabarira nuramuka ugiye abantu baribaza impamvu ugiye byanga bikunda noneho nibibaza impamvu ugiye barakeka ko dushwanye kandi ntago mbishaka mu by'ukuri ubwo rero baricara ati none reka tujye inama ati kuko ubuzima sinshaka gukomeza kububamo ndabyanga tugashwana mbese nyine bari bamaze amaze kubihaga mbese avuga ati ibintu ndimo nzabivamo gute none hari ukuntu umuntu ashobora kuba mu kintu yagira nk'abantu wenda tuvuye nk'umuntu w'inzoga yagira akavuga ati reka mfate icyemezo cyo kubireka none avuga none hagati aho no kubifata icyemezo ntago yari we urumva yari umuvugabutumwa undi ari umudiyakoni bajya mu masengesho uzi ko dusenga Imana ivuga Imana ikavuga ati abasambanyi barimo hano nzabanika ati kandi isi yose nzabashyira ku karubanda ati ngiye kubashyira ku karubanda ati nimutihana mwana yabyumva akavuga ati so mwuka byaramwe ibi bintu nyine urumva we muri we tagagira ubwoba ko yajyangwa mbira ko Imana yaramubwetaho kugira ngo nguhombe nzaguhombya kuko mu bantu nafashe nago nzakurekura nk'umwana nyine wari warakuriye mu bintu byo gusenga niwe barakundaga gusenga rwose pe nta kibazo yari afite yakundaga Imana ari nawo mutima yagiraga umupushinga kubivamo ariko yabona ubuzima arimo bikamuyobera bikamucanga byaje kurangira amubwiye ati rero kugira ngo mbivemo neza niba wumva ushaka ko nyine mva muri uru rugo neza kigikira ngewe mvemo nshatse nunyubakira ntawe uzamenya igituma ngiye undi nawe aramubwira ati rero kugira ngo nanjye ngushyigikire ntagushyigikire ntago wabishobora ntago washobora kwikorera ubukwe ngo ugire gute kugira ngo nanjye ngushyigikire unyemerere n'ubundi tuzakomezanye ukomeze ukora ibyo wakoraga yego n'ubundi uzajya utaha iwawe nanjye ngumiye wanjye hagati aho bari bafite n'ubwoba ko umunsi umwe bashobora kuzabafata urumva abo bana baramaze kuba bakuru noneho babonaga n'uburyo afashwe muri urwo rugo kamemo barabikekaga yego noneho rero avuga ati ibi bintu ninkomeza kugira gute ninkomeza kubikorera ahangaha hari igihe bazananyicira muri uru rugo noneho uwo w'umusazi iyo byamufataga ibintu yajyaga arwara baramuhishaga umugabo yarihishaga wari umugabo wanjye yarihishaga kuko niwe yasaranaga ku buryo yari igihe yajyaga ambwira ati hari igihe nagiraga ubwoba nkavuga ati nyine arasara ariko agasarana ibintu wenda abona hari ukuntu umuntu ashobora gusara nk'umusaza agasarana ibintu wenda abona ati niwe muntu yaziraga yabaga byamufasha ntabwo yabaga yamwegera kuko hari n'igihe bigeze kumumukura hagiye kumwica aravuga ati rero ejo cyangwa ejo bundi ntazagwa muri uru rugo kigikira mpave undi aramubwira ati rero tuzakomeza dukundane ntago ndi bukushyigikire gutyo gusa
tuzakomeza. ubwo uzajya ugenda nyine ugiye mu rugo rwawe ukora inshingano zawe Yego. z'urugo ariko na hano wibuke ko hari umuntu Mo duhurira ahantu runaka nidukenera ku mugore ntago azajya muba muri kumwe igihe cyose, nidukenera kugenda tugende tujya ahantu, ukomeze nyine ukomeze gahunda zanjye nawe. Undi aravuga ati nimba imuhakanira ntago ari bunshyigikire, reka mbimwemerere ariko ngewe nkihava ubwo nyine nzahava mpavuye. Ndabyibuka ko igihe cyarageze bamaze mbese nyine tumaze gukundana bya nyabyo, hari igihe yamamagaraga inshuro nyinshi ambwira ati ubu ngubu ngiye kwirarira ku rusengero, ngiye kwirarira ku rusengero kuko ibintu byo mu rugo rwose birananiye. Uru rugo ndabona nduhazi. Yararaga mu rusengero kuva ku wa mbere akageza ku wa gatanu. Yego. Mbese umubonye akabona akagira ngo ni amasengesho ariko ari uguhunga. Yarambwiye ati nari maze neza kurambirwa pe. Yego. Numva nanamureba nkumva nanamukubita ahari. Nuko ubwo byarangiye rero afashe icyemezo aravuga ati nta kibazo, noneho twinjire muri gahunda yo kurambagiza. Wenda turarengaho ibyo barabikoraga bakarenga n'ubundi bakajya mu murimo w'Imana. Yababa we urabona hari ukuntu korari isenga, tuvuge n'urugero mufite amasengesho yo kurara mugatanga saa 9. Saa 9 ntago umwe yajyaga mu gitanda cye ngo ndajye mu cye. N'ubundi bahitaga batitaye nyine urumva bavuye mu yitatu cyangwa bavuye cyane rwose. Ibyo ntago byabareba bo, icyo bapfaga nuko nyine yagombaga kumukorera ibyo agomba kumukorera. Nawe ariko ubwo mu cyumba cye kuko urumva nanjye nabaga namusuye inshuro nyinshi, twanaganiriraga n'uwo mukecuru yabaga hari, ngewe yarambitsemo ubwoba akambwira ati ndi umudiyakoni ntago mwemerewe kuganirira ahantu ntari. Narinze mbana n'umugabo wanjye tuticaye ahantu turi twenyine ngo tuganire wadahari. Noneho ati urumva inshuro nyinshi twahuriraga mu rugo iwe namusuraga iwabo, kereka wenda yabaga yansuye nanjye aho nabaga, kandi urumva n'ubundi rwari mu rugo rw'abandi, urumva n'ubundi muba mugomba kwicara muri salo mukaganira nyine ibyo muganira ukamuherekeza agafata moto. Yego, ntago rwose twarambagiza. Noneho ikindi nta nubwo twarambagizanyije igihe kinini, ni igihe gito gishoboka rwose. Ubwo rero umukecuru yaratubitsemo ubwoba mwibeshya mukana, ubwo nyine yabaga turinze nk'urinze ikikumbi, yabaga yafushye ariko ngewe simbimenye nyine nkumva ari umurimo w'Imana, nyine nkumva ari umubyeyi uri kutureberera, uri abantu bafiyansanye nyine ntabwo biba byoroshye, kandi ampurisi muri abakristo. Numvaga ari mu rwego rwo kudufasha kurinda ubuhamya nk'umudiyakoni mwiza. Kumbi yafushye. Niba hari umuntu wababajwe nuko yubatse, umukecuru arimo, kuko rwose n'ibimenyetso narabibonaga, ariko nabaza umugabo se uko mbona bimeze gutya, akambwira ati mwihorere, ariko ntanyerurire impamvu, ariko we yabaga yize. Igihe cyarageze rero binjira muri gahunda yo kurambagiza, niho nari ngeze. Binjiye muri gahunda yo kurambagiza, urumva buri wese yagombaga ambwira ati rero ugenda ureba nyine umukobwa wabona n'iki, urumva kurambagiza niba ari ku rusengero bagiye bararebaga, niba ari he bakareba. Igihe cyarageze rero yambwiye ko yamushakiye abakobwa bagera muri 2, ariko yabareba akabona rwose, akambwira ati noneho hari uwo yanzaniraga. Mumbabarire gato, hari ahantu muri kiganiro nakoze, hari ahantu nageze ndavuga ngo umukobwa mubi, abantu mbona ntibabyakiriyeho neza. Ariko hari umuntu nyine mu bintu by'urukundo, hari igihe umuntu ushaka kumureba ukabona ntago uhise umwiyumvamo, ni umukunzi. Noneho abo yamushakiraga rero bari babandi wenda bamuruta, akabona ni abantu bakuru cyane, cyangwa se akabona ni abana, ukabona ni wa mugore nyine we ngo yari afite papasi yo kugira ngo amushakire umugore donc hari ukuntu ushaka kugira umugore nawe ubwo wamureba, cyangwa se umugabo ukata umugabo wanjye ntago namuca inyuma kirazira, bitewe na physical appearance. Twebwe ni abana b'abantu turayireba pe, tujye tuvugisha ukuri. Physical appearance rero yamureberaga yabaga ari yindi nyine, rero akavuga ati no ntago ibintu byavamo. Amushakira aramubwira ati rero abantu uri kunshakira ndabona bitavamo, tireka dusenga Imana turebe ikikora. Ubwo twahuye muri icyo gihe barimo, iyo periode barimo yo gushakisha. Noneho duhuye, ubwo nakubwiye ko twahanye contact, bageze mu rugo. Noneho umukecuru nawe ngo ubwo yarandebaga
nari nkiri muto rwose ubona ko nta kibazo nari mfite iminsi yari itarankubita n'ubu ariko nta kibazo n'ubu ngubu cyakora imana ishimwe kuko igishira abantu bayo. Ubwo byabaye ngombwa rero ko bagera mu rugo ngo aramubwira ngo ati Kanati nakuboneye noneho umukobwa ati n'umwanga nyine urumva ni umwuka w'Imana wari uwo mukecuru ubivuga urumva ni umwuka w'Imana hari wamukoreyemo nawe ibumucishamo ati n'umwanga noneho ati nzakureka wirwarize ati se numeze gutara mu mushushanyiriza arambwira ati byore tuwe ngo namwatse nimero urumva ati nanjye ati noneho ubwo yampamagaye yavunitse nkihagera ubwo nyine kuko urumva umukecuru ntago yarazi umuntu uje kubasura ahubwo yaramubwiye ati ni wa mukobwa ati namuhamagaye. Narahageze rero bari kunyakira umukecuru ndabyibuka yahise avuga ati Kanati niwe ati uyu ni wa muntu nakubwiraga. Baraseka urumva ntago namenye ngewe ibyo bamvuzeho yarambwiye ati uyu ni wa muntu nakubwiraga byumvikane ko bari banganiriyeho. Yego. Noneho rero igihe cyarageze nyine ubwo bose banganiriyeho banambonye ubwo ngewe ntago turavugana ibintu by'urukundo ubwo ndi gutaha ngaho nihuse ndi gutaha twaramanutse tugera ahantu imvura iragwa yego amerekeje twugama ahantu ku mubyeyi nawe wari umunyamasengesho mu gusenga arasenga ati Mana aba bana umushinga batangiye ubashyigikire. Abibwiye n'iki by'umushinga se ntabwo tubizi niba ari yerekwa rero hari ibintu nanone iyo ngezaho nsa n'ukebuye abantu basenga mureke tujye tugira ubwenge kuko ntabwo ibintu abantu bose bavuze ntabwo biba bivuye ku Mana kuko urumva nk'ibyo hari utuntu twagiye mbese ibintu byadukuruye bisa naho bitwinjije muri mood y'urukundo kandi wenda bitari biriho simbizi kuko n'iryo sengesho yasenze riri mu bintu byatumye abona icyo kumbwira aba bana bushinga batangiye kandi turi amerekeje nta kintu turabivuganaho n'uwo mubyeyi nawe atubonanye gutyo bwa mbere adusanze nyine twugamye nyine tugiye gutaha turagiye dusengeye gutyo cyangwa yabonaga hari ukuntu muri kujya murebana ntago mbizi niba arabonaga dusibye ko twajyaga kungana twarasaga wabonaga ari abana wagira ngo banaviniwe ubwo niyo tumaze no gukora ubukwe iyo twagendanaga navuga ati reka ni umwe ni musaza wundi ubwo rero umukecuru arasenga gutya ubwo tuhavuye muhungu arambwira ati wabyumvise ajya yatinyuka avuga ati noneho rero buriya ati maze iminsi ibi bintu mbitekereza ati none Imana ishimwe bwo dusenyerya urumva ndavuga ni biki nuko ati rero maze iminsi nyine hari icyifuzo numva nshaka kuzakubwira ati nubwo wenda mise mbivuga kare ati ariko wihangane turi abakristo kandi tugomba no kurinda ubuhamya bwacu nyine ntago iyo nagukunze cyangwa se umusore w'umukristo yarambagiza ntago aba ari bya bintu byo gukurura igihe ngo banze ati nyine nagukunze naragukunze maze iminsi tuvugana ati burya kuva cyagiye nyine murabizi uko mubigenza byabaye ngombwa rero ko ubwo mubwirane ntacyo nk'abandi bakobwa bose nizakubwira reka dusenge turebe nyine ko hari Imana nyine yabivugaho ariko uko tugenda dukomeza kuvugana hari ukuntu nyine abantu iyo bakunda kuvugana umeze ute ugera gute rero ukavuga ati why not n'ubundi nta mpamvu ni umukristo nawe ndi umukristo byarangiye nyine twemeranije ku bana tubitimara kwemeranya ngira ngo nta gihe kinini cyaciyemo twahise dupanga nyine umushinga w'ubukwe ubwo nyine ababyeyi be arababwira ariko ubwo tujyana iwacu ivuko nawe anjyana iwabo nyirizina ntago ari ibintu ngo ntago yigeze wenda nambeshya ko aho ngaho ari iwabo yambwije ukuri anjyana iwabo papa wenda mubona mama wenda mubona abavandimwe be bose barambona nyine twinjira muri gahunda y'ubukwe twarerekanwe nk'abandi bose turasezerana nk'abandi bose mbese ibishoboka byose nk'abandi bose twarabikoze ariko tukiri aho mo hagati umubyeyi yageze abona ko ibintu byakaze umubyeyi wowe umukecuru mabukwe nyine uwo ngo nitaga mabukwe yageze abona ko ibintu byabaye serious ubundi byatangiye avuga ati hari wenda uyu mukobwa ntazamwemera bari bamaze kumenya ko njye mfite akazi ugata uko biri kose ntazamwemera
noneho ngewe nshingiye ku buhamya umuhungu yampaye byatumye numva mugiriye impuhwe, numva kuko dusenga hari amasezerano afite, hari ayo mfite, ndavuga nuko biri kose ubuzima Imana niyo ibutanga, kuba nta kintu afite, kuba ntago byampa uburenganzira bwo kumutererana. None uko biri kose nidushyira hamwe tugasenga Imana, amasezerano afite nanjye mfite, azubaka na etaje, twumvaga nyine tuz'abantu bakomeye kandi bavuga Imana. Kuko ndabyibuka n'intego y'urukundo yacu twe twayihaye ko iriya ndirimbo ivuga ngo kubana kwabo kwiza barahugurana, ngo batagwa mu byaha ahubwo babona amahoro. Niyo yari intego y'urukundo rwacu, ivuga ngo tugiye gufashanya kugira ngo tuzagere mu ijuru. Niyo yari intego y'urukundo rwacu. Mu by'ukuri urumva twateretanye mu gikristo, intego y'urukundo tuyishyira mu Mana, ibintu byose naho byari biri muri twebwe. Nta ruzi kureba ngo arebe kwa kundi bavuga ngo kureba ngo iki kizavamo igihunyira, nyine hari ukuntu baca umugani mu Kinyarwanda, ushaka kugaragaza ko ushobora kureba ibintu gatubonamo ishusho yego izavamo nyuma. Muri twese nta muntu, cyakora we yari afite iryo banga ry'ibyo ari gutoroka, cyakora njye nari mfite ibanga ry'uko ngiye kubaka. Urumva muri we yari ari gutoroka. Mu by'ukuri nubwo navuga ngo yashaka kubaka, ariko uyu muntu nitureba neza turasanga atarashaka kubaka byo kubaka urugo, kuko umuhungu w'imyaka 22 kamemo nago nuguhunga. Ni kwa kundi ushaka kuba iwanyu umukennye, wabona umuntu ukubwira ati ngwino tubane, wenda n'urugero afite akantu ari gukora, ukava iwanyu nk'umuntu uri gutoroka ubukene. Ariko mu by'ukuri ikigeragezo cy'urugo ni cyiza, kubera ko hari n'ubuzima nawe umaze kwinjiramo, ntabwo uri buha agaciro urugo wubatse. Ahubwo uravuga ati n'ejo mbese nyine hari ibintu udaha agaciro kuko uba wabyinjiyemo nyine atari byo ugiye gukora nyirizina. Ngira ngo nyine kubaka urugo abantu benshi bafite tugiyemo dufite ibintu byinshi bitandukanye bitumye tubijyamo. Hari ushobora kujyamo kubera ko imyaka yamujyanye, sibyo? Hari ushobora kujyamo kubera ko yiboneye umuntu w'umukire. Hari ushobora kujyamo nyine bitewe n'izindi nyungu runaka, ariko mu by'ukuri we yarahunze. Ntabwo arafite gahunda yo kubaka. Ntabwo arafite gahunda yo kubaka, kuko iyo nkoze ngewe nk'umuntu wabiciyemo, iyo nkoze analize nkareba aho twavuye n'intambwe twe tumaze gutera, yaza kuba ari umuntu ushaka kubaka, utari umuntu nyine wageze aho nawe ngo yangirike mu bwonko, tuba tugeze kure, tuba turi abantu bakomeye, ari umuryango wishimye. Ariko kubera ko nyine yinjiye mu kintu, donc ni nko kubaka inzu nta fondasiyo, ni ugatereka ugapfa gutereka aho ngaho, nyine ntago ishobora gukomera. Mu by'ukuri twebwe urumva urugo rwacu nta fondasiyo rwari rufite, kuko ntago buri umugabo mu rugo adafite gahunda yo kubaka. Nyeka ko umugore ikintu cyose yakora, burya abagabo nibo bantu nyine turebera iki nkanjye. Nk'umuntu umugabo mu rugo afite gahunda yo kubaka, biragoye cyane kugira ngo umugore, nubwo bwose ari abagore nabo nyine bananirana, ariko inshuro nyinshi umugabo yashaka kubaka, burya abagore barumva ni nk'abana, baranayoboka cyane, kereka undi satani nyine yangije. Ni muri urwo rwego rero navuga ngo byagezemo hagati, umukecuru atangira kujya amwereka ko, akajya abwira abantu umukobwa wanyu ankuriye umwana mwe. Urumva wibuka ko yarakiga, yaratararangira, atarakora ikizamini cya leta. Se mwakoze ubukwe atarakora ikizamini? Oya wibeshya. Nukuri yaratarakora ikizamini, kuko twakoze ubukwe ari mu kwezi kwa gatatu. Mu kwezi kwa gatatu ngire ngo, kandi bakoraga ikizamini byari bikiri mu kwa 9. Bari batarahindura ino calendrier scolaire. Urumva ngewe ni nkaho narindi mbese ubundi ngiye nagiye nk'umuntu ugiye gutabara, niko natangiye nkubwira. Ariko ntabizi, numva nyine donc kuko nagerageje no kujya mubwira waretse ukabanza ukarangiza, tukazakora ubukwe nyuma ko mpari, ko nta kibazo gihari urangije kwiga. Arambwira ati no, niba wumva nkunda koko nyemerera, ibindi byose nzakuganiriza nyuma, kuko ubuzima ndimo icyampa amahoro, n'icyatuma nkizwa neza, n'icyatuma nkiranuka, n'icyatuma nkora umurimo w'Imana numva mbohotse, nuko nakubaka urugo. Ndavuga ni nta kibazo, reka mbyemere,
nawe nyine uzankundire. Ubwo nyine urumva ngewe hari ikintu nagiye nsa nk'umuntu nanjye kitaryoshye kuri njye, kuko urumva no kubwira no mu rugo n'abandi narabibahishe ko yiga. Mu rugo iwacu narabibahisha abantu bose nkabwira ni wapi, kereka nyine umuntu wari ubizi. None se wabwira ko yarangije cyangwa wabwira ko atiga? Nababwiraga ko nyine yarangije, ahubwo nyine nta kazi afite. Ibyo kwiga ntabwo nabihingutsaga, bati nta kazi arabona ariko ni umukozi w'Imana. Navuga ko ari umuhanzi gusa. Ubwo rero urumva nanjye nageze ku rwego tumaze kuganira nishyira mu mwanya we, dusa nkaho nyine ibibazo bye biba ibibazo byanjye. Urumva narakoraga, yakenera amafaranga runaka nkayamuha, kuko nyine numvaga make nari mfite nyine turafashanya. Yego. Ubwo rero byabaye ngombwa ko umukecuru nyine atangira kujya abwira abantu ati uyu mukobwa wanyu, agahamagara nk'abantu dusengana, atankuriye umwana mu ishuri, amwinjiza mu bintu byo gushaka kandi we bitamurimo. Nkabwira umuhungu se ko mama wawe arimo ambwira gutya, arimo abwira abantu gutya, bimeze gute? Arambwira ati rero wowe ikintu ngiye kugusaba bwa mbere n'ubwa nyuma, nyemerera ntugire undi muntu uwo ari we wese wumva amagambo ye n'ibindi bintu byo nyiranyumvisha buryo kibukwe nyine iyo bugiye kuba abantu nyine benda kubwica n'ibiki. Okay, ngeze ndabati wa mugani, niba nyirubwite ambwira ko nta kibazo, ni nawe wampropose ibintu byo kubana, ne wagize gute, nta mpamvu zo kugira gute zo kumva wa mugani abandi bantu ku ruhande. Twarabirenze ibyo, ubukwe buraba, turubaka, dukodesha inzu hafi yo mukecuru. Dukodesha inzu amezi 2. Utararenga wose mu gihe cy'ubukwe wabonaga mukecuru afite ihe reaction, wabonaga nyine abyakira gute? Mu gihe cy'ubukwe rero urumva habayemo imyiteguro itandukanye. Reaction yagize ya mbere ni yuko kuri kote y'umuhungu yatangiye gucika intege. Urumva ibintu byinshi ni nkaho ibyo kuri kote y'umuhungu, urugero urabizi nka invitation ziko akenshi ari umusore uzikoresha. Ngewe nakoresheje zo kuri kote, izo njyana iwacu n'izo muha. Donc ntago yirinze kubigaragaza neza, ariko nyuma ngaruye ishusho nkamwanariza, ntago yarabyishimiye cyane. Donc byari ibintu byamubanye, byamubanye seriye, kandi we yarazi ko ari ibintu by'imikino. Urabona hari ukuntu utangira ikintu uzi ko kidafatika, nyuma kigafatika. Ariko tukiri aho no mu bintu byampushinze gutuma navuga ngo reka nemere nyine dukora ubukwe tubane. Ndabyibuka nagiye gusenga, umukozi w'Imana arambwira ati wowe rero emera ube iteme, emera ube icyambu, emera Imana igukoresha. Ndasenga se Imana inkoreshe mu buhe buryo? Ati naje kubona nsanga ati ubukwe Imana izabukora, atariko icyambere usengera urugamba uzahura narwo, icya kabiri usenge donc ikigeragezo uzahura nacyo. Ati kandi ikindi cya kabiri mbonye uzaba uri iteme y'umuntu ugiye gushaka. Mbese timbonye ati yarari ku kinyabiziga atwaye igare, agera ahantu haterera, biba ngombwa kuza kumufatiraho kugira ngo agere ahatambika. Ati ubwo rero urumva biragusaba gusenga menshi, kuko nubwo ugiye kubaka ni wowe uzaba ufite, donc uzaba uri umuntu umeze nk'umuntu nyine iteme, nawe urabyumva, ni ikiraro abantu cyambutsa abantu. Urumva ngiye nagiye nk'igikoresho nyine gukora ibintu nanjye ubwanjye ntazi. Rero byaye ngombwa ko Imana imbwira ko ngomba gusengera urugamba nzahura narwo. Ntangira gusenga nsaba Imana imbaraga, n'abati Imana uzanyambika imbaraga, kuko yambwira ko n'urw'imiryango. Ndavuga nuko biri kose nyine bura wenda miryango izadutwanga, cyangwa se numvaga nyine ari imiryango nkuko abantu nyine ndabizi intambara mu mafamiye, ari igihe abantu bashakana ntibahuze. Numvaga nyine ari ibyo, ariko ndavuga ni Imana izanshyigikira. Numvaga atari n'ibintu bikanganye cyane. Yatari umuntu muri kumwe mu nzu, akaba ari abandi bantu bo ku ruhande, burya nta kibazo, nta cyababuza kubaka. Byabaye ngombwa rero ko ubwo mukecuru ntabwo yari yishimye, niho twari tugeze. Ariko kandi urumva yari umuntu ukomeye mu kirori, kuko no kuri invitation twashyizeho umugabo we, aho gushyiraho papa
nyirizina nuvuga ngo yari umuryango wa kanaka uhagarariwe n'uwo mugabo w'uwo mukecuru. Byumvikane ko umusaza yahagarariwe kandi ahari, papa w'umwana nyirizina yarahagarariwe kandi ahari, n'ingofero yambitswe umusaza umugabo w'uwo mukecuru. Cyakora ibiseke byo impano z'ababyeyi nabashije guha ababyeyi babiri. Musi yaravuze ati umubyeyi wareze n'umubyeyi wabyaye nibatambuke. Urumva nyine mu by'ukuri mu bukwe yari umubyeyi kameme. Ni nayo mpamvu ngiye nkomeza mvuga ngo mabukwe nubwo abantu nyine muri commentaire bambwira ati oya ntago ari nyoko bukwe oya ni mabukwe kuko ngewe yego duhura twahuye ni mama w'umwana ambwira ati ni mama nanjye namubonaga nk'umubyeyi na n'uyu munsi nyine ni umubyeyi nubwo ibyo byose byabayeho urumva nyine mwita mabukwe muri urwo rwego. Byabaye ngombwa rero ko ubukwe butaha burarangira dusezeranira aho ngaho aho i Nyanza. Twaje gusaba inaha i Muhanga niho baje kunsaba dusezeranira i Nyanza muri ADPR n'ubundi. Bya ibirori urumva n'inzu twari twarayishyuye amezi 2 birarangira. Ariko ubwo nyuma yaho nibwo ubundi natangiye namenya urugamba ninjiye mu rwarirwa. Tukigera mu rugo byabaye ngombwa ko umukecuru nyine atwicaza arambwira ati rero nubwo uje ndashaka ko twubaka urugo rwa 3. Ndavuga ni urugo rwa 3 bimera gute nge nyine urumva ntabyo nari nzi nta makuru nari mfite. Yego urumva noneho nsubiye inyuma gato urumva uwo mukecuru niwe kwa kundi badutwikurura niwe wasasiye mbese urumva niwe muntu wari uraho niwe wari uturi hafi. Noneho yambwira urugo rwa 3 ansobanurira ko ariko no nyine ati ikibazo muzajya mugira mu byumbwira ntukabyihererane nta kintu na kimwe wemerewe kumpisha mbese nyine mbe ndiko tube turi ari twe 3 tubiziranyeho. Niba ari na crise mugize ninge mwemerewe kubibwira nyine nkumva ko ari umubyeyi nyine ugiye kutuba hafi. Kumbe muri 3 we ubwo afite ikindi yavugaga ntari insobanukiwe icyo gihe. Ariko ubwo umugabo mwari muri kumwe? Umugabo twe turi kumwe. Nekereza ko we ubwo nyine yahise we nyine yarabizi kuko yarazi nyine ibyo bavuganye n'ubundi mbere n'isezerano bari barahanye ko atagomba kumureka. Byabaye urugamba byatangiye gukaraho umugabo urumva we yamaze kugera mu rugo asa n'umuntu wikarumye nyine urumva turabageni mu byumweru nka 2 bya mbere niho ibintu byari bimeze neza. Ndabyibuka umunsi umwe twagiye no kubasura kuri uwo mukecuru niwe urumva niwe wabaga ari mu rugo n'ubundi tujya kumusura. Noneho urabona abantu iyo bakiri abageni sinzi ukuntu nyine yambwiye ati ngwino wicare hano. Umugabo nyine yambwiye ati ngwino wicare hano ndamwicaraho. Noneho umukecuru avuga ijambo natekerejeho nyuma ubundi hari igihe ikintu kikubaho nyuma ukongera ugasubira inyuma ibintu byose ukabyibuka. Aravuga ngo aha ngo ibyo se ngo ni iminsi mike ngo ibyo ngo bikarangira. Ndavuga ni se mu by'ukuri ku mutima ndabana se kubera ingezo nabana se kubera iki ngo ubundi se ngo mwamwirirwa ngo mwicara nawo ngo hari uyoboye ko ngo ari umugabo n'umugore kandi ni we wenyine uhari nta n'umwana wenda uhari wenda ngavuga ati wenda muri kwicarana wenda mu bana cyangwa se iki nta wundi mushyitsi uhari wenda urumva ni nk'abari kwakunda abantu nyine baba bagikundanye yakwicaruka wamuryamaho nyine nk'umuntu wawe urumva nyine ni waba ari ibyishimo byawe. Avuga iryo jambo numva ndababa ariko nanone urumva nari ntaramenya ikibyisha inyuma ngo ngenga ibyo mujya mubyikora tutari kumwe. Okay ibyo nyine birarangira bitambukaho. Ikindi gihe urumva yazaga nawe kudusura akaza mu rugo ariko yarazaga ariko ntago yagarukiraga muri salo. Iyo yazaga kandi yacungaga byibura tukiryamye kandi akareba muri weekend urumva iminsi yose nabaga nagiye mu kazi undi nawe ari gukurikirana amasomo muri weekend saa 12 kwa kundi nyine abantu nyine biryamira muri weekend we yabaga yatugezeho agakomanga umugabo akabyuka akajya gukingura ati nimwigire hirya nanjye niryamire. Yes. Mana yo mwijuru. Ndabyibuka hari umunsi umwe nafashe varize amaze kugenda nawe ati rero wa mugabo we tendeka nigendere kuko ndabona ibi bintu nazabivamo.
urumva ibaze kugira ngo noneho umuntu aze mu cyumba cyanyu umugore n'umugabo nyine uwo wita niyo mpamvu nyine we yaransabaga ngo mwiyumvemo ne kumva ko ari umuntu mukuru kundenza donc ntago yashakaga ko muyibyubahiro nk'ibyo muha we yashakaga ko tuba nk'abagore twese nyine turi muri mu kigero kimwe yego turi mu kigero kimwe namwishisha ku buryo nyine aza mu cyumba cyacu nanjye ngo nkajya muke urumva we yashakaga kubitwara muri iyo sura ariko washaka afite icyo agamije cyewe rero nabona yamara ngo ngabwira umugabo ariko se ni urumva no kubyuka byarangoraga umuntu akaza muraryamye akaza akitambika mu mirambizo yanyu urumva cyari ikibazo nibyo mwaganiraga birahinduka uko mudu mwari muri mirahinduka ariko se ko aho hantu ibyo bintu byarabaye akaza ari cyo kubukwe icyo kintu akaza kuburira akaryama yitambitse hepfo ntago yaryamaga nyine muri sanse turimo urumva yaryamaga hepfo mu mirambirizo urumva nyine nageraho nkavuga reka mbyuke nkibyukira nyine nkahita mfata nkayisume cyangwa iki nkabyuka nyine nkagenda nkicara muri salo nkarira ubwo se yaryamaga yambaye ariko aryama yego yahitaga yirambika nyine nk'umuntu ariko ukabona ko kamemo uburyo bwose yaryamamo ubundi nta nubwo wakagombye kwinjirana n'umwana muto ntiyakwinjirana abantu bakuru baryamye none wampurisi umubyeyi ntago mu by'ukuri byari bikwiye ariko ngiye kubera ko icyo gihe urumva ahantu nari ntangiye ishuri nk'uko Imana yambwiye tugiye kwiga ngiye urumva nari ntangiye ishuri nari ndi ahantu iyo nabwiraga umugabo ibintu n'ibiki ndi kubona yarambwiraga ati witonde uyu ni mama wambonye nsa neza kubera we ndi kuko mu myaka tutarahura ntago ari no kunkunda kuko nasaga nyine ntago nari ndi uwo gukundwa rero ko warambonye meze uku niwe mbikesha ati rero witonde urabizi ko nakubwiye ko ari umuntu ukomeye mu buzima bwanjye ibyo yakora byose arabyemerewe umugabo urumva sinari mfite kumubwira nti bimeze gutya yahitaga ambwira ati stop uyu ni mama nta kintu wemewe kumuvugaho umukecuru nkamubwira ni se bimeze gute ko urumva nawe nta kintu nari kumubwira nta n'undi muntu wo kwitorero nari kuganiriza ngo ibintu ndi kubona ndacyari mushyashya ahantu cyane ko ari n'umudiyakoni yari umudiyakoni none yari n'umuntu wafashe amaraso y'abantu bose nyine bamubona nk'umuntu mwiza nk'umuntu mbese nyine hari ukuntu tuzi kwimasika imirimo abantu bakagira ngo niko gakiza kandi mu by'ukuri nta hantu bihuriye n'agakiza ntabwo kugira ngo ugire ibintu kavarenga ubihishe bya bindi ijambo rimwe rivuga ngo bafite ishusho yo kwera ariko bihakana imbaraga zako ubabonye abona ari abakristo ariko ibyo bakora bavuga ko bazi Imana ariko imirimo bakora ikabihakana nawe nuko yari ameze yarambabaje mu buryo bwose bushoboka ku buryo n'ubu ngubu iyo mbyibutse ni uko nyine amarira yanjye yarakamye ariko mu by'ukuri n'umuntu ubyumvisha ararira ubyumvisha bwa mbere we pe hari abantu benshi bagiye bamamagara bambwira ati na n'ubu ngubu sindiyakira sindumva ko biriya bintu byabayeho ariko byabayeho ni inkuru mpamo ni inkuru naciyemo njyewe ubwanjye n'amaso yanjye byabaye ngombwa ko nyine niyakira navuga ati reka mbibemo sindi bubwire umugabo sindi bubwire iteurero sindi bubwire nta n'umwe sindi buhamagare mu rugo ngo mbabwire ngo umuntu ari kunsanga mu cyumba cyangwa bimeze gutya ubwo nyine nakoreshaga ubwenge bwanjye nkabyuka ubwo icyo gihe narabyutse njya muri salo ndicara ubwo yababonaga mbyutse nawe niyo yabonaga mbyutse ahitaga abona ko bitanshimishije agahita nawe aza akansanga muri salo ubwo urumva nabanaga na mushiki w'umugabo ubwo wenda icyayi cyabaga cyahiye tukanywa icyayi ari aho ngaho tukirirwa tugateka tukarya yatahaga nijoro urumva twirirwanye umunsi wose nta kuganira nk'umugabo n'umugore wese akaba afite ikihe kiganiro ubwo nyine twarebaga televiziyo umugabo akajya gushaka amafilime nyine bakareba ngo cyangwa se umukecuru akazizana ngo hari filime bari baharaye bakundaga kureba ngo z'amaseri urumva ngewe mu by'ukuri ntabwo nari nishimye tujye tubwizanya ukuri nta n'ubwo ibintu by'amafilime mbikundana n'izi saha kuko niyo mbitekereje nyine mbitangarura iyo ntuza ntabwo mbikunda pe ubwo bakicara nko muri salo nyine nkigira nko mu gikoni nkafasha umwana tugateka bakarya igihe cyo gutaha wumve ko ari igihe yavaga mu rugo na 5:00 z'ijoro
yajya kugenda akavuga ati ori guma aho ngaho ntacyo kana karamperekeza ndi kwanga kuvuga izina ntabwo ari byiza kuvuga amazina y'abantu ati guma aho ngaho amperekeza nta kibazo. ubwo n'umugabo wawe yabaga avuga yego yaragendaga baragendaga byibura akamara nk'amasaha nk'abiri bataragaruka umugabo atarahindukira kandi noneho hano twe dutuye ni nko muri metero se zingahe hari hafi mu by'ukuri ntabwo ayo masaha yakagombye gucamo nta n'iminota 5 yakagombye kubirimo ariko kubera ko bari bafite ibyo bari kuganira ibyo batari kumvikanaho cyangwa se ibyo bari gukora ngewe urumva ntago nari mbizi. yego ariko rimwe umutima ukanja kuko hari igihe naryamaga nkarota mbona umugabo arimo donc hari igihe nigeze narotaga mbona ari nko mu bagore noneho namwereka ko bimbabaje akambwira ngo genda cyangwa se niba utagiye ubyihorere none mu nzozi hari ukuntu urota ibintu ariko ko narose mbona abagore bagukikije kandi ngewe nakwereka ko bimbabaje nkabona wewe nta n'ikintu na gito bikubwiye bimeze gute nyamara ube maso usenge nakunda kumubwira gutyo ko pena twabaye ndi umunyamasengesho uretse ibihe nyine nubwo jambo n'Imana tubwira ko bidagomba kutumaramo imbaraga z'umutima ariko turi abantu hari igihe kigera bitewe n'ibintu byinshi wahuye nabyo imbaraga zikagenda zigabanuka. Byabaye ngombwa rero ko umutima umbwira ati rimwe uzabakurikire. Baramanuka numva biranze numva umutima urandiye ndasohoka mu nzu bamaze kugenda ndabakurikira miga inzira zose ndababura ngera mu rugo ndakomanga umwana arakingura ati ntago nyine nsa n'umuntu ugiye kureba ko ariho bari nsanga ntibahari ngaruka ntazi ngo bimeze gute. wenda utararenga aho ngaho ibyo byo kuza aje kubasura akaza azindutse mutarabyuka yabigize inshuro nyinshi cyangwa byabayeho inshuro imwe gusa? mu cyumba yinjiyemo inshuro imwe. Abakristo ntago tugomba kongera cyangwa tugabanye. Yinziyemo inshuro imwe ariko mu rugo ho nyirizina twayarirwanaga umunsi weekend nta kereka umugabo bagadahari ariko iyo abagahari twagombaga kwirirwana kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Akandi kantu yakoraga kari kabangamye bango yamuhamagaraga byibura saa 11 za mu gitondo akamuhamagara byibura saa 3 saa 4 saa 5 z'ijoro baganira iki se wumvaga ikiganiro bafite iki umeze ute nyine umugabo akamwikiriza atabishaka ukabona ko nyine atari muri mood we nubango natangiye mbivuga ntago umugabo we yahavuye nk'umuntu hunze mu by'ukuri nubwo umukecuru yafosingaga ariko undi we yashakaga kumukwepa noneho mu kumukwepa ntago undi yabyakiraga ahubwo yarafosingaga uko abyanga undi ahubwo agakomeza kwagiserera niba yazaga ahubwo noneho rimwe ku munsi agakora ku buryo nyine twirirwana yamuvugisha atamuvugisha n'igihe nyine twirirwaga mbona nyine banarakaranije urumva wenda baga bashwanye kuko hari na message yanyeretse mu nyuma nyine yamwandikiraga ati wavuye mu rugo ibyo twumvikanye ntiwigeze ubikurikiza ati kandi wanamenze n'ubwenge ati wa mugani weho wagize urukundo rwo gukunda umuntu turi kumwe bivuze ko utankundaga ati mu gihe ngewe nagize imbaraga zo kugukunda kandi hari uwo mfite. Urumva filozofiya ririmo bango umugabo yamuhenze ubwenge ankunda kandi amubeshya ko nawe amukunda. Urumva burya tuvugisha ukuri burya uyu wagize ubutware bwo gukunda undi muntu cyangwa washoboye gukunda undi muntu uwo mwari muri kumwe ntago bukimukunda cyane noneho urumva we yarakimubeshya akamukunda noneho umukecuru nakabazwa nuko ati gute sigaye mbona Olive umukunda kundusha kandi utakagombye kumukunda kundusha ngewe kuba naragukunze mfite umugabo urumva ngewe ni ngewe wahenze ubwenge urumva nyine yamwereka ko nyine yamuhenze ubwenge ibyo rero ntago babyumvikanagaho akamuhamagara rimwe akamukupa ubundi akagira gute ngewe ntagira nkamubwira ati rero nutamwitaba nutakomeza kumuvugisha baragira ngo ni ngewe uhise umugucaho ariko ubwo nari ntaramenya behind nari ntaramenya ikibyishe inyuma aramubwira ati akajya ambwira ati uyu mwihorere ati ngewe rimwe na rimwe bagashwana bakanabwirana nabi cyane hase ko mbona mumeze nk'abana mwese habura umukuru hakabura umuto bimeze gute ibyo nyine byabagaho inshuro nyinshi umukecuru akemera akavuga ati ntacyo wenda aravuga ati reka mbahime nanjye mpirirwe nabo be kugira ikintu bakora kuko yabaga afite nyine umujinya uko nyine ngo mufite ndi kumubona
isaha nyine bahuraga nk'abantu bubatse ingo yarayizi isaha nyine ngo bakundaga kuba bari kumwe yose yagiraga yaburaga amahoro akamuhamagara mpaka avuga ati wenda niba banari kumwe n'umugore we nyine wenda nabo bipfe kumva akamwereza message akagira gute urumva ni mbese ni nka kwa kundi umuntu afuha ariko agafuha mu buryo butari direct nyine nta kindi nawe ari bukore mu by'ukuri yarafushye none akumva ko ahubwo nge n'umugabo twahora dushwana ni muri urwo rwego yatangiye noneho atangiza urugamba rwo kudutega imitego abonye nyine umugabo atakimwitayeho atakimukunze atangira noneho twahora akambwira ati wareti rero uri kubona niwe ufite urugo ibintu byo kubyara bo byihoreye yarangiza akajya no ku mugabo ati rero umugore wawe ntashaka ko mubyarana n'ikimenyimenyi uzumva bikubwiye kumva ubwo yamvuye hambwe ati wowe uzabiganiriza umugabo urumva umutego yego nanjye nyine nkagenda ati sherise none buriya kubona ubuzima bwawe butari bwakunda tubyare cyane tubyare noneho bigahuza nuko yamubwiye ngo umugore wawe ntashaka kumubyarana ati ntago ushaka weho wirwa umwihomaho donc akamwica mu mutwe amubwira amagambo yuko ngewe ntafite target yo kubana nawe icyo gihe twarabishwaniye handi nafashe valise ndafunga ndabati rero niba wumva udashobora kumva ko ngewe ndi mukuri ahubwo ukumva ukuri kuriya muntu ubwo niwe nyine uha agaciro kundenza kuko mbese twahoraga dupfa ko amuha agaciro kundenza ngewe ikintu navugaga nticyemerwaga ubwo wari utangiye kugenda ubona impamvu ya rya jambo yavuze ngo mugiye kubaka urwa batatu nari ntangiye no kugira amakenga menshi cyane n'abandi no mu kazi umutima ukambwira ati fata moto wihuta urabasangana nyine urumva sinahatakaza ariko nyine nkumva umutima uri kundya nkumva ndamutse ngiye nasanga bari kumwe mu rugo kandi koko n'ubundi hari igihe kimwe Imana yagendaga inyereka utuntu hari igihe kimwe nyine ngo yamusanze mu cyumba ntahari cyanjye ubwo urumva ntabwo yari yagiye ku ishuri yari yiriwe mu rugo noneho amusanga mu cyumba undi arangije aramuhama rumva yamusanze mu cyumba amaze kumusanga mu cyumba ntumbaze icyo bapfubiranyeho rumva nge sinari impari ahita amamagara kuri telefone atenga nze mbwira umugore ko wansanze mu cyumba urumva wenda ashaka ko baryamana aho mushiki wari hanze wenda undi akagira ubwo bakavuga ati ibi bintu birankoraho niko naketse kuko yahise amamagara aravuga ati se ati ni gute ati sheriti ngewe rwose uyu mukecuru iki n'ibike undi aravuga ati rata wariti nyine ati nari ninjiyemo ati nyine ndavuga ati se winjira mu cyumba nyine niba umuhungu wawe adashaka kumwinjirana mu cyumba wowe wajyaga mu cyumba musangamo urumva bampamagara kuri telefone bari gushwana bo ubwabo nge ndi mu kazi naratashye nimugoroba nyine nabwo turabipfa ndabwira ni se ni gute ubundi umuntu agusanga mu cyumba gute niba utabishaka se ntiwanakinga umuntu ku icyumba gifite aho gukingira ntiwari gukinga urumva nyine nkabona n'utuntu barimo hari ukuntu abantu bagira amacenga ukabibona ko bafite amacenga ariko utaramenya ikibyinshi ndavuga ati rero uhera umunsi wa none maze kubona nyine byo ubwo urumva naragiye mbibika byose nabandi maze kubona umubano mufitanye harimo ibintu byinshi nyine natarutse n'ibirebire ntago twabivuga ngo tubirangize pe maze kubona umubano mufitanye n'ibimenyetso ABC uyu nguyu ntuzongere kumbwire ko ari mabukwe rero umunsi wa none ndamufata nka mukeba wanjye urumva ibyo bintu bimubwiye nta makuru mfite nta n'uwayampaye ariko umutima wanjye bitewe nyine hari ukuntu ubona abantu bafitanye urukundo kamemo ntago wabayoberwa yego ndavuga ni rero ni ibintu no mabukwe ahari uko ari kose ubuzima bayemo bwose ndabumwubahira niwe mabukwe niwe nzi warakoze kumunyereka data buko ahari ndahazi warakoze kumunyereka ariko aba bandi ba hano uhera umunsi wa none nta numwe nshaka kuzongera kumva umbwira ko ari mabukwe urumva nanjye umubabaro wari umaze kumbana mwinshi ngera mu rwego none ntangiye gusa n'ufata ibyemezo n'imyanzuro ati ibi bintu ninkomeza kubitwara gutyo nta hantu bizava nta naho bizajya noneho umugabo yumvishe amubwiye gutyo turashwana ateye ibintu ubu nkekera ibiki n'ibiki atangira kuzanamo nyine ibintu byinshi ngo ndi kumukekera simwizera nawe ubwani kutakwizera nimwe mwatumye ntabizera iyo muza kunyiyereka nk'uko nabafataga nari kubizera ariko ibyo mukora bituma ntabizera
rero nihoya mukuru wanjye afite umugabo, mama urumva afite uwabereye mabukwe, afite umukwe, sindabona na rimwe anarenga koridoro y'icyumba cyabo. Nubwo rero ntabwo wambwira ukuntu umuntu ari mabukwe akansanga mu cyumba. Icya kabiri, mama wawe arahari, yaradusuye, sinigeze mbona naza no gukomanga ku cyumba cyacu. Ntabwo rero numva ukuntu uyu nguyu we ari we muntu uri mbese nyine ubona ari we muntu udashaka kubahiriza ibintu bigendanye n'umuco. Turi abana be sava, ariko natwe naduha agaciro nk'abana. Ikindi cya kabiri, aduhe umwanya dukundane, twubake urugo rwacu, kuko twabanye dukuze, nta yindi interivasiyo dukeneye. Cyakora inama tuzikeneye twazisaba, ariko ntabwo umuntu yaza kutwivangamo cyane, kuko wabonaga nyine byari birenze. Ari hahandi umuntu yatekaga, agateka nk'inyama akakaranga, agashyira mu gasorori nk'inyama nk'ebyiri n'agasosi gake, akazana ati ndakuzaniye, kandi urava hano biriye. Gusa nkeka ko ari ibintu wenda baga ari kugenda amushyiriramo, kuko ntago ari gusa hari simbizi, ntago nabitekereza aho si umuntu wa mugani wazanaga ibintu bitari iby'umuryango wose, akaranza nk'utunyobwa, atuzanye kananda kuzaniye, azanye umuneke, azanye nk'ibiri, azanye akabiswi, aramutamitse, ubona nyine ari nk'igihinde. Ndavuga nicaye ndeba, uri kumva. Noneho namaze kubamenya, noneho sasa nanjye nkajya mbacunga. Wenda urabona abantu muri kureba televiziyo, buriya abantu ugasanga nyine bari gucishamo wenda bakarebana, ukabona nyine ni abantu bafitanye, mbese nabizeho bishoboka. Nizo ndavuga nuhera umunsi wa none rero ntakiri mabukwe. Nyine reka nemere ko mfite mukeba, ndabyerura ndabimubwira. None mbimubwiye biramubabaza, kuko no mu bintu yangaga ko mvuga mu buzima bwe. Niyo badutumizaga mu nama y'itorero, nirindaga kubivuga ko byazamuraga ibintu byinshi, akamera nk'umusazi. Arambwira ati urankekeye ibi n'ibi, ndavuga ati okay, ntacyo, ubwo tusa n'ababivuyeho. Noneho muri uko kumubwira gutyo, akeka ko umukecuru hari wenda hari ibyo yanganirije. Noneho bahuye, umugabo aramubwira ati ibintu wabimubwiye, kuki wamunteje? Undi aravuga ati nanjye se kasiga ndeba nabi atakinyisanzura, ahubwo nanjye nakeze ko wabimubwiye. Batangira gusubirana mu bwabo. Noneho muri uko gusubiranamo rero nibwo ibintu byabaye nk'ibigira gute. Noneho nanjye nabona ukuntu batari ko, nkavuga ati rwose peti cyakora Imana izabagaragaza. N'umunsi umwe ni ibintu murimo mu nkina, nagahinda mwanteye, nimubona Imana itabagaragaje muzangaye. Ariko hagati aho nyine n'undi bajyaga basenga Imana ku rusengero, ku mudugudu bari bafite isezerano ko Imana izagaragaza abo basambanye. Rimwe higeze kuza umukozi w'Imana, nyine aravuga ati nyine ahita atanga kriteriya. Noneho ubundi bari bategereje ko bibastinga, ariko bari baratangiye kubakeka nabo. Kuko uwo mukozi w'Imana aravuze ati urabyina, uracuranga, ukabyinira abantu Imana ikanezerwa, ukaririmba, atariko abantu bakanezerwa, atariko Imana mufitanye urubanza. Kumbe bwatangaga kriteriya nyine z'uwo mugabo. Abantu bose, ubwo umukecuru yabyumvise gutya ahita asohoka aranyonyomba, n'umugabo nawe arasohoka aranyuma, urumva Imana itangiye kubavugaho. Baravuze ati taduta amazi, batekereza ko n'ibindi byose ari bivuga, baranyonyomba. Umwanya wo kwihanuza ko hari igihe ubukaze nyine y'umwuka w'Imana yamanutse, baranyonyomba, barasohoka, n'abantu nyine bahita batangira kujya noneho babikeka. Byageze aho rero nyine ubwo bivanavananamo. Umugabo ageze aho rero aravuga ati rero aho bigeze mbabarira, ararira, agira gute, hari ikintu nshaka kukubwira, twihuse nyine. Ati nshaka kukubwira ibintu maranye imyaka myinshi. Ajya yambwira noneho ibintu byose byamubayeho. Arambwira ati umukecuru twararyamanye, mbese nk'umugabo, ntumbaze ibintu byinshi, ahubwo ni umugabo n'umugore, twari umugabo n'umugore. Ibyo biragutera kutambaza ngo ni inshuro zingahe, biragutera kutambaza ngo byagendaga gute. Birumvikana mugabo n'umugore babikora igihe babishakiye. Ati ni umugabo n'umugore, ati kuko nkawe maze gushaka ntago nta na kimwe cyakangaye, nyine turi abana nk'uko twari tubanye. Tubyumve ko yari umugabo n'umugore. Yego. Kubw'iyo mpamvu rero nshaka gukira, nshaka gukizwa, mbabarira, n'ubishaka urambabarira dukomeze tubane, cyangwa se urambabarira. Ubwo natarutse ibintu byinshi.
cyangwa se urambabarira nyine ubwo nyine urambabarira ariko njye umutima wanjye ubahoke ati kuko nari ngeze ku rwego numva ngiye no gusara ati mbabarira. ariko se uburyo wabonaga bikubwira wabonaga akomeje cyangwa ari kugira ngo yikize biri aho ngaho? yari akomeje kubera ko bari bamaze iminsi batanavugana neza nyine barashwanye noneho byeruye. Uko gushwana rero urumva umukecuru yashakaga ko bahorana, yashakaga ko bahorana nyine bagahora babikora bagasohokana bakagira gute, noneho umuhungu yagira akabona ari ibintu mbese nyine nawe yego. Kabiri yari amaze kubona ko nanjye nta cyizere nkimugirira, maze kugira ibyo nkeka, bituma rero avuga ati rero ejo cyangwa ejo bundi bitazamenyekana wenda ntabivuze, niko ntekereza. Arambwira ati rero ikintu gitumye mbikubwira nshaka gukira, uyu muntu yaranzengereje, yanyishe mu bwonko, yanyishe mu mutwe, yanyiciye ubusore, yanyiciye ubuzima, ati rero niyo mpamvu nanjye mfashe icyemezo cyo kubikubwira. Arabimbwira ndabyibuka hari ku cyumweru mu gitondo, nta nubwo uwo munsi nagiye gusenga, narababaye niba hari umunsi nagize umubabaro ni uwo nguwo. Nababajwe n'iki? Nababajwe n'uko bamfatanyaga nawe nibyibura iyo mubikora ariko nanjye ukama agaciro umugore wawe. Nabajwe n'ukuntu bamfatanyaga mpita nkurura ukuntu nyine ibintu byose nkareba ukuntu nabimubwiraga akanjugunya nk'iri akavuga no kunkubita nyine narakubitwaga, niyo nibicyaga nkabimubwiraho. Ndababara ndavuga ati nyine nta kundi reka niyakire. Ubwo ambwira uburyo nyine mbese biriya byose natangiye uko yamufashe n'uburyo batangiye nyine amwiyegereza n'ibiki nyine. Ndangije ntago nihanganye pe, nahise mfata telefone. Umukecuru ubwo urumva yaragiye gusenga we ntiyasibaga, ubwo urumva twe twiriwe mu rugo, nta usibye ko umugabo nawe yahise agenda nyine hari ahantu yari afite ngo ivugabutumwa ari bujye kuririmba, aragenda ngewe nyine nigumira aho ndarira. Nararize uwo munsi ntago nzawibagirwa. Niyo mpamvu ndeba amarira banze yashize. Amarira yarashize. Ubu ikintu cyandiza cyakora ndira iyo ndi kuririra Imana, kuko naje kumenya ko ariyo umuntu aririra ikumva kandi gahana agaciro amarira. Abantu twabaririra ariko wapi bakatwumvira ubusa. Urarira, kurira ni byiza biraruhura, ariko rwose buriya inama nagira umuntu w'umukristo wese ni ukuririra Imana, kuko niha agaciro amarira warize, yabona arayo ukuri koko ikayaha agaciro ikagukura no muri donc icyo kiri kugutera kurira kikaba cyahabwa umurongo. Ko n'umuririmbyi yaremye ngo we mutima urira ngwino kwa Yesu, amakuba yawe yose uyamubwire. Haleluya. Ngo umubwire buhoro ibikuriza, wowe kugira ubwoba kandi humura. Ni muri urwo rwego rero nanjye naje gusobanukirwa ko Yesu ari we ngomba kuririra. Kurira byo ntago ari kenshi gashoboka ushobora kurira gutya mu buzima busanzwe, nubwo biba bitoroshye. Yego. Hanyuma warugeze ahavuga ngo wasigaye mu rugo wenyine urarira cyane? Yego, nararize kuva mu gitondo kugeza hari nka saa sita, ndakinga ndarira, nywa amazi birashira umugani wabo. Nageze aho nyine ndavuga toke nyine niba ari uko bimeze nakunda. Ubwo mugabo yaratashye nimugoroba arambwira ati rero umutima wakomeje kundya nyuma y'ibi, ariko hagati aho nahise nandikira umukecuru message ndamubwira ati rero warakoze kunkingira umugabo wawe. Ni cya kabiri warakoze kumparika umbeshya kuri mabukwe. Nurumva byibura iyo uza kuba ibintu wankoreye byose Imana izaguhembe. Nabimenye ko mwabanaga nk'umugabo n'umugore. None abonye izo message ahita nyandikira ati imbabarira, ati ndaje mve mu materaniro nze nkurebe tuganire. Nawe yayisaza arapfukama ati mbabarira ndakwinginze, ibintu byose nagukoreye ibyo nagusebeje. Urumva hagati aho yagendaga ntansebya kugira ngo urugo rwacu ni rwanga azongera musubirane. Yego, babane. Noneho abantu bahita banavuga ati umugore niwe mubi. We yakoze iki nka fundraising yo kugira ngo nyine sensibilisation agenda abwira abantu bose umugore yanciye ku mwana ibiki n'ibiki nta kigeri wanjye. Mbese nyine abantu nyine bari batangiye kujya bambona nk'umuntu mubi. Noneho ubwo byarangiye aje arambwira ati ibintu byose nagukoreye ubwo nagusebeje mbabarira ndakwinginze.
ndakwinginze mbabarira. Noneho mu kumbabarira bimeze gutya na gutya, nawe arongera binsubiriramo ati rwose umbabarire, ati nabonaga umwana azarwara impyiko, ati yarageze mu gihe umve kuntu Satani ari umugome. Hari n'ibintu umuntu akubwira ukumva amagambo yambwiye icyo gihe ntabwo njya nyibagirwa. Yego. Ko ari mu bantu natinze no kubabarira, Imana imbwira ati babarira ariko byari byarananiye pe. Ariko ubu waramubabariye. Hamwe no gusenga Imana yagiye igenda inshoboza ikama nyine kwiyakira no kwakira ibyambayeho, ndetse nkumva ko nyine nta muntu ngomba no gushyiraho urubanza. Byarangiye rero nyine ambwiye ati rwose nabikoze nko kumufasha kugira ngo atarwara impyiko. Ndabwira ni mubyeyi, ubu umwana wawe wayikuriye mu nda, nawe wamufasha muri ubwo buryo bwo kugira ngo atarwara impyiko. Ubwo nyine ndabwira Imana ikubabarire nticyakora nawe ndakubabariye, ariko nyine urumva ntago nari mubabariye. Urumva nari mfite umubabaro mwinshi, mfite agahinda kenshi, ntababajwe n'ibyo bakoze, ahubwo mbabajwe n'ukuntu bankinaga nk'agapira, umwe akubita undi akubita. Hari n'igihe twicaraga ngo tugiye mu nama ngo tubisubiremo dukemura ibibazo ngo dufitanye, none iyo twagiraga n'ibibazo wumva ukuntu yari atwifatiye, umugabo yahitaga amuhamagara ati umugore yansuzuguye n'ibiki, akaba ari we ahamagara sha, kandi ibibazo tugize n'ubundi niwe n'ubundi wabiduteye. Ngeze mbona ko ibintu bari gukora bose birenze mind yanjye, nawe ati no. Ubwo byarangiye nawe yicaye arambwira ati mbabarira gutya na gutya, rwose twabanaga nk'umugabo n'umugore, nawe abisubiramo. Byarangiye rero umugabo atashye nimugoroba arambwira ati rero mfasha tujye no gushaka mwarimu wacu. Iyo ngezanya nshima Imana yatumye byibura nabo ubwabo babyivugira, kuko ubu tuvugana hari n'uwo waganiriza muri bo nta wabyemera, atari umuntu ubizi, ari umuntu wumvisha inkuru bwa mbere aravuga ati reka baratubeshyera. Ariko amahirwe mfite n'aya ngaya natuma nshira amanga yo kubivuga. Ni ikintu cyabereye ku itorero, ni ibintu bifite nyine bihamya n'ibimenyetso, kuko n'iwacu mu rugo umugabo yagiye yabyibwirira mama mbyara, aravuga ati rwose gutya na gutya muhemukira muri ubu buryo. Ubwo twarateze moto tujya gushaka mwarimu, nawe nyine abimutekereza nk'uko yantekerereje. Yari umubyeyi mwiza, Imana imuha umugisha, yatubaye hafi. Arabimutekerereza, ubwo nyine yabaga ari amarira, wabyumvaga wese yabaga ari amarira. Ati kumbi wajyaga ubyina ugira gute ufite iki gikomene? Ati nari ngifite. Ubwo rero nyine nawe arambwira ati hangane ubabarire umugabo wawe nyine mwubake. None umugabo arambwira ati rero mfasha niba mpaye imbabazi tujye tugendana, niba ari igihe twagendanye n'icyo gihe. Ati kuko nitutagendana abantu baragira ngo wanyanze, abazajya babyo baragira ngo wanyanze. Nanjye Imana ntakubeshya yampaye ikintu bita gukomera, imakumva mumubabariye, imakumva mwumvise, imakumva noneho nyine dutangiye ubundi buzima bushyashya bwo gukundana, kuko numvaga icyabiteraga kivuyeho. Yego. Tukajyana ku rusengero agatoki ku kandi, ahagiye tugiye mu isoko tukajyana ahantu hose, nyine ndabimukundira. Ariko ubwo hagataho nyine ubwo mwarimu urumva ntago yakumva ikintu nk'icyo ngakihererane. Byaye ngombwa ko bijya no mu nama nyobozi y'itorero. Nama nyobozi nyine baduhamagazaho nanone, turagenda n'ubundi turabivuga ati mwarimu ati mwabimbwiye, ariko hari igihe abantu batabyemera. Ati byivugire. Nyine nabwo barabivuga, bafata icyemezo ko nyine ngo bagomba kuba barabahagarika. Bahagarika amezi 6 bakazasaba itorero imbabazi. Urumva ikintu cyageze aho mu by'ukuri ntago ari ikintu cy'inkuru y'imbarirano, ikintu kitabayo. Byageze mu itorero barabahagarika, ni inkuru izwi. Umudiyakoni urabizi ko yahagarikwaga na n'ubu, kandi ngira ngo inama nyobozi y'umudugudu ntago ifata icyemezo ku mudiyakoni, ahubwo ni inama nyobozi ya paruwasi. Urumva byavuye mu mudugudu noneho birambuka bigera no muri paruwasi. Abarimu abapasiteri bose bamenya icyo kintu. Donc ni inkuru izwi, ni inkuru wagenda ukavuga ati mama kanaka na kanaka byagenze gute. N'umwana warinbaga muri korali ntoya, ni inkuru bose nyine ni inkuru izwi cyane. Barabahagaritse, bamaze kubahagarika igihe kiragera nyine bava mu gihano. Urumva natwe twese twimuka aho hantu twabaga. Tumwimuka tugiye twegera akazi ahantu nakoreraga,
ngirirwa n'umugisha nshaka udufaranga tutari twinshi tugura akabanza turakubaka mvuga ni uko biri kose tuvuye mu cyiciro kimwe reka twubake nanjye ndi kurwana mvuga nti umugabo nabona dufite urumva n'ubundi ntago yari stable ibyo bintu byose mu by'ukuri nawe byaramwangije amera nk'umuntu nyine yo hasi yego nanjye nari nkiri muto ariko noneho Imana impa gukomera urumva no kuba uri mu kazi buryo uri no mu kazi hari ukuntu ukuramo kurenza umuntu utarajya mu kazi narasitaragorinze inshuti yanjye nabayeho nabi kugira ngo byibura mvuga ntitubone n'ahantu ho kuba kuko urumva twarashwanaga mu by'ukuri n'ubwo bwose twavuye aho ntago twahoragamo ntago twigeze tubaho twishimye none abana bo kugira ngo tujye dukodesha aha dushwane abaho hepfo babyumve n'iki bane reka twubake byibura tujye dushwanira mu yacu urumva iyo nza kuba ndi umuntu udashaka kubaka ntago mba nararwanye mvuga ngo twubake ahubwo nari kuvuga ni wenda nyine reka twanjye ndutsimbe dufaranga twanjye nkoreye urabizi ko bibaho yego ariko ngiye numvaga byanga bikunda umunsi uzaba umwe kandi narakomeje gusenga Imana ikambwira ati humura ndagukomeje nzagutabara buri gihe kizagera ibintu bigende neza uko tuzajya tugenda tunakura tumenyera n'urugo bizakunda umva twaje no kubyara nyine mo hagati aho ngaho noneho ubwo birangira nshatse amafaranga tugura ikibanza nyagujije ayo kubaka inzu ndayaguza ndikumva byose byari ngewe yaratarabona akazi yagezemo no hagati abona akazi ariko nubwo yakabonye n'ubundi ukabona shamana ukabona ibintu by'urugo wapi kabisa ukabona ibintu by'iterambere ry'urugo nta kintu bimubwiye ukabona ahubwo ni wa muntu ushaka ko ibyo umukecuru yamukoreraga nanjye mbikora kuko nagezeho nsa n'umuntu ugiye muri competition sasa yo kumugurira ipantaro nziza yo kugura inkweto nziza kugira ngo adasa nabi agasubirayo birumvikana numva narwanaga no bana ibyo yabonagayo natabibona azasubirayo ye nk'abandi kandi nshaka kubaka umve ko nagezeho nanjye ubwanjye nkiyibagirwa ndi umukozi nkajya ngenda nsa nabi nkabyihanganira ariko nkavuga ni ntacyo uko biri kose umugabo nyine ni ujya mwivuga buta umwana ugira gute nta mpamvu zo kugenda asa nabi yego nakoze ibyo nagombaga gukorana n'izi saha n'umutima wanjye iyo nicaye n'abandi ibyo nagombaga gukora ngiye narabikoze nubwo bwose ntahiriwe ariko mu by'ukuri nakoze ibyo nagombaga gukora byarangiye rero twubatse tujya no mu nzu yacu uko yanganaga kose yari itunyuze yego twari twarubatse turangije tuyibamo ariko n'ubundi bikomeza kwanga ko byageze noneho numbaze niba ari amasengesho yamusengeraga ngo agaruke niba ari izindi mbaraga yakoreshaga nge ntago mbizi ntekereza ko ari izindi mbaraga zitari iz'amasengesho kuko amasengesho ntago amasengesho yakora aho ngaho nubwo twamwimutse ntibarekanye byaje kurangira n'ubundi ibintu byasakuje urumva byanasawundinze ariko ntibanarekana pe noneho ahubwo bagera ku rwego berura umukecuru akamupostinga undi nawe agapostinga yesa ndavuga ati ibintu ntago nabyihanganira ahantu mwari mwubatse se hari harimo intera hagati yaho muri twubatse yego kuko twubatse neza hafi y'ahandi nabaga hafi ya wa mumama nyine urumva ari nabo badufashije kudushakira ahantu twubaka yari no hafi y'akazi kanjye hari harimo intera ariko itari nini kuko n'ubundi urumva yajyaga mu ivugabutumwa ntago nge twabaga twajyanye byambanye birebire kuko hajemo ibintu byinshi cyane kutumvikana bahuye namaza nise mwe muri kumwete wapi abantu bakamamagara nanjye ubwanjye nkabyibonera biba birebire ariko biza kurangira nyine mbonye ko ntagishoboye kwihangana birangira nyine undahamamagara teregati nutamureka timureke cyangwa se nyine noneho bakajya bero bakambwira ngo niba udakeneye kwakira ko nyine uriya nyine ntagomba kumureka ubwo nyine uzakora icyo ushaka ariko hagati aho ikintu cyabaye nk'imbarutso zo kugira ngo nyine mvuge ngo mvuye mu rugo kurumva ibyo bibazo byose twanyuragamo itorero ryabaga ari bize kandi ubwo deja bari n'inyuma y'itorero nyine bari barabahagaritse ariko igihe cyaje kugira amezi 6 arashira umugabo ndanamuherekeza tujya gusabana imbabazi aho kuri uwo mudugudu ngewe ubwanjye nanamuherekeje
asaba imbabazi nyine uko arambwiye ati mbabarira umerekeze, ndavuga ati nta kibazo. Barongera basa n'ababagaruye, uzi ko nyine iyo wasabye imbabazi cyakora nk'umudiyakoni hari ibyo nyine ntago yongera gusubira ku nshingano z'ikidiyakoni, ariko mu itorero harongeye baramureka agarukamo akegera no kwigabura, yego akaryegera. Bageze igihe nyine cyo gusaba imbabazi nyine babagarura mu itorero, ubwo urumva n'ubundi bongeye gusubirana ariko baragarutse no mu itorero. Ariko nyine nkababwira ati rero ndabona ibintu byanze, abantu bakomeje kugira gute, bakomeje kumbana nyine, bakomeje kunyereka ko mbese umugabo nyine ukabona nta gahunda yo kubaka afite. Noneho nkabona turi kwirirwa dushwanira muke mu bana, umukozi, abana, abaturanyi, abakabaye abantu nyine twakabaye abantu bubashywe mu wenda muri iyo karitsiye, cyangwa se bakabaye intangarugero ku bandi bantu batuyeho, ugasanga nitwe turi gushwana. Kandi babona mujya mu rusengero n'iki byose byagezemo no hagati baranansengera nanjye ku budiyakoni tubana nyine, urumva ni kwa pasiteri kwa mudiyakoni, ko nawe byagezemo hagati aho ajya muri eperi bamuha inshingano zo kuba pasiteri, ariko njye nguma mu itorero ryanjye. ubwo umutwaro yagezeho na pasiteri yagezeho abapasiteri, ariko muri eperi nyine urumva aho hari ukuntu nyine umuntu wamunomye ni umuntu nyine yari umusaza nyine wari umuzi nayo kuva kera akiri umwana, azikakizwa. Aravuga ati ngwino udufashe umurimo. Yari umudugudu, yari paruwase nshyashya nyine bakiretinze, ati ngwino uyitangirireho bizagenda biza. Yego ayijyaho, urumva baranamuhembaga pe, ariko nyine nubwo bamuhembaga ntago amafaranga ye ntago nayabonaga. ubwo yajyaga urumva nyine bari bakiri kumwe, umukecuru yaramusuraga, urumva agombaga kumwakira, cyangwa se wenda nawe akambwira ngo ahari ku itorero bari kuyarya. Urumva yari afite n'icumbi ryo kubamo. Bongewe nyine kubera ko n'ubundi namushatse ntafokasinze ku bintu cyangwa ku mafaranga, naratuza abantu uko biri kose, ariko nkasenga Imana avuga ati Imana mbabarira uzamere umugabo ubushobozi burenze ubwo mfite, byibura nanjye nzaba umugore ugize gute uhabwa agaciro n'umugabo ukenera igitenge, kuko narinze ntandukana nawe ntazi n'igitenge cye, nazi inkweto ze, nta kintu na kimwe, ahubwo ari njyewe ibintu byose mvuga ni nyine mbese ibintu byose bindi ku mutwe. Mu by'ukuri urumva sinigeze nishima, ntabwo nigeze nenjoyinga urugo, ahubwo rwari urw'imiruho gusa. Nabayeho ndavuga nti nyine nabaye umubyeyi, reka menye ko nyine ubwo nkafokasinga ku bana, ubwo yaza mu rugo nyine akaza, ataza nyine ubwo tugatuza. Ariko ubwo hagati aho ni birebire pe, ni birebire, kereka hari abantu bakoze ibice byinshi bitandukanye. Ariko byabaye urugamba, birangira rero basubiranye. Mu gusubira noneho baranerura, noneho umugabo atangira gusa nawe rwose ubona ko yahindutse mu buryo bugaragara, kuko no kwitorera aho ngo bari baramuhaye akazi, byageze aho nabo ubwabo aberera imbuto mbi baramuhagarika, nazo zigendanye n'abagore, baramuhagarika. Bamuhagaritse noneho abona ibintu byose, noneho akajya avuga ngo ni njyewe ngo umusebya, ngo ni njye nyine, ngo urumva we muri we ntago yimaginaga ko ibyo akora bigaragarira abantu, ahubwo yahitaga avuga ati buriya wenda n'umugore, wenda nk'umuntu yamubwira ikintu kandi wenda yanakibonye. Urumva ahantu yacumbikaga uwo mukecuru, ko ndabyuka umumama wari waramuhaye inzu bakodeshaga, yarampamagara arambwira ati se uyu mukecuru uhoraho uza akarara hakagira gute uramuzi? Ati se ameze ati umukecuru umeze gutya na gutya, aramushushanya ati ndamuzi. Ati se ubu urabizi nyine, ibambwira ibintu byinshi cyane, kandi koko ibyo bintu bambwiye nibyo byatumye nyine itorero ryageze rirahaguruka, bati ntago dushaka kuyoborwa umuntu ari pasiteri, ntago twemeye kuyoborwa n'indaya. Ati wapi? Abakristo barahaguruka, biba ngombwa ko bamuhagarika bamukurayo. Urumva nyine niba n'abandi nageze niba n'abandi batangiye kubona iyo ngeso, noneho nanjye ubwanjye ntaza no mu rugo ngo aduhe umutekano, noneho kubura akazi kwe biba birebire, byabaye birebire mbese, agahora arwana yiyenza bira gute. Yezo ndavuga naho kugira ngo abana bakurire muri ubu buzima bubi bw'ababyeyi batishimye, nabo bazakure bazi ko hari abantu bose babaho barwana, ntiwaya
kuko urumva yajyaga kunkubita najyaga nko mu cyumba nkakinga urumva akazi nkagasiba urumva niba ari kandi we nyine wabonaga nta kintu bimubwiye mbese wabonaga ko ari nk'ibintu ari gukora afite impamvu kuko ngo uwo mukecuru yaramubwiye ngo nakore ku buryo dutandukana tugurisha inzu abona igishoro ari nacyo cyamuhaye nyine kujya aho yagiye kuko ubu ntabwo ari mu gihugu cy'u Rwanda uwo mugabo nyine imisiyo bamuhaye yarayikoze anesha umutwe ati ndabizi n'umutesha umutwe azagera harambirwa agende niko byagenze anesheje umutwe ngeze aho mbona ibintu biranze mfata icyemezo nabanireka nigendere. None se wenda nkaho tubwira muri ibyo bihe byose mwabanye wagiye ubona ibimenyetso bitandukanye by'uko atagushaka cyangwa se hari umujya mu gutwi kugira ngo umukunde mutandukane waba warigeze umufata nyirizina ari kumwe n'uwo mukecuru? Urumva biriya bintu ni ibintu bikorwa abantu nta muntu wakubwira ngo tugiye kubikora ntago nabafasha ariko ubundi nshingiye ku byo bambwiye ko babikoraga urumva niba umuntu twarasambanaga ni urugero nyuma yaho nanone ukongera kubona dushodekanye kamemu nta kindi njyewe ubwanjye nakwibwiriye ko uyu muntu tubikora cyangwa se byabayeho tukabikora hacamo agahembo tuberetse ko tutakibikora haciyemo ikindi gihe noneho twongeye tukaba inshuti noneho zimbitse noneho hakacamo n'ikindi gihe noneho abantu bambwiye umuntu umeze gutya na gutya niwe wibera aha kandi koko nibihamya nkaba mbifite baracyahamagarana baracyagendererana noneho nanamubaza nise kanaka muheruka guhura wenda naniyoroheje pe ngira ngo mubati nabinyemerera araba ntabihari wenda ari umubano usanzwe ariko yahitaga amakanira yaba nta kintu kibyishe inyuma ntago yampakani kandi twari twarumvikanye ko tuzatubasura turi kumwe wowe ujye ureka tubasure turi kumwe ntituvuze ngo ducikayo n'ubu ibintu byarabaye turi abakristo tujye tujyana tubasure noneho dutaye mu rugo rwacu nabo niba dusura ntago nyine kwirirwa mwihugikanye mwenyine kamemu ntago n'abantu bazi ko ibintu byabayeho baragufata nk'umuntu ukiri umukristo barabona ko mu kibirimo noneho rero nshingiye kuntu yanyukaga inabi n'ibiki byose nibyo binyereka ko n'ubundi bakomeje muri ubwo buzima bwabo kandi noneho n'icyabyemeje nuko n'ubundi nkimara kugenda n'ubundi yahise amwoherereza umwana wo kuba ariyo n'ubundi nawe akaza mu rugo ubwo nyine igihe cyarageze mfata icyemezo n'abandi ndagiye ngiye gushaka nahavuye nk'umuntu wahukanye ariko mava nabwiye itorero bose babizi ubwo mfata abana dufata n'imyenda yacu nta kindi kintu twakuye mu rugo inzu nyine yayisigayemo kandi ko uruhare runini wari urwawe mu kuyubaka ahubwo usibye amafaranga 70 yazanye tupavoma mu rugo nabwo urumva ntago harangiye nirwo ruhare ubundi rwari ruri kuri iyo nzu uko yari imeze naho yari igeze kandi pe mu rwego rwacu rwose yari iyo nyine ku myaka yacu n'ubushobozi twari dufite ntacyo twari gushinza Imana kwari n'abari barabanye imbere badafite nako ngako twari dufite iyo nzu urumva ntago nagombaga kuko yarambwiraga ngo ugende nge ntaho nzava hano n'iwanjye noneho ubwo niyo hazaga inama nyine abantu baje kutwunga n'iki urumva yarwanye urumva ntago byabura n'ubuyobozi bwarazaga byagezeho n'inzego zisanzwe za leta zibizamo bakavuga ati rero uzumva akeneye gutanga amahoro ubwo azagenda ko aramwati se wa mugabo we wagiye ko n'ubundi iyo mu rugo hatari amahoro umugabo ari ugenda ukareka umugore akaguma mu rugo n'abana ubu urashaka kugira ngo nyine ubwo yitaga babwira atazagende cyangwa azarorera mbonye ari nk'ibintu byo guhangana numva kuguma mu nzu ari igihe mushobora kuyigumamo umwe agasohokamo atakiri muzima cyangwa se n'abana bakabigenderamo cyane cyane ngewe ubundi nari nyine ku bana ngewe mba numva umwana ni ikintu gikomeye nageze nsa n'urengera batereka bakure muri rwa serera iyo twabaga twasakuje ntago babaga bajya ku ishuri urumva niyo bagendaga barira bageraho ku ishuri bakamamagara ati abana barwaye kumbi si ukurwara ahubwo nyine urumva nagahinda ibibazo babaga bibatse ibyo basize mu rugo ubwo ngeze nabwo reka ndokora abana banjye turagenda inzu nyine ubwo ndayireka ibintu byose bisigaramo ibyo twari dufite byose birasigara kandi pe ntago twari abakene nta nubwo twari tubayeho nabi ku rwego rwacu
twari dufite intebe nziza, twari dufite akabati, twari dufite gaze, twari dufite televiziyo, mbese nyine rwari urugo ruri aho ngaho rudafite ikintu rusaba. Sha naragiye pe nsohokamo na varize yanjye n'iy'abana, kuko no kugira ngo mpave byabaye inzego z'umutekano zaraje bandika impapuro, bandika nyine by'uko ngiye mu rwego rwo kugira ngo umutekano donc kwirengera. Ni rwo rupapuro navanye mu rugo, ndagenda njya gukodesha inzu n'abana banjye. Nagiye nzi ko ndi umugore uzakurikirwa n'umugabo wenda akazagaruka kunyura. Ntabwo nagiye nzi ko tugiye gutandukana. Mu by'ukuri nagiye mvugana uko biri kose, naba mu rugo 2-3 wenyine azabitekerezaho, yumva ubuzima buramukubise. Aho ngaho nanone niko kantu navanye, uko biri kose niba ashaka kubaka nzabona reaction agize nyuma yuko ngenda. Cyane aragiye, ntago hashize n'iminsi ningahe, nane ukwezi kwashize atangira kumpamagara ati rero ntago ndi umurinzi w'urugo rwawe, ati umbwire ati nshaka ko dutandukana. Nicyo kintu cya mbere yamamagaye ambwira. Ndavuga ati niba ushaka ko dutandukana nyine ubwo nyine kora ibigendanye n'amategeko, niba wumva ari byo uhisemo. Urumva nta kintu nari gukora. Hagati aho ariko mpita mbibwira umuyobozi wanjye ku itorero, nawe ugandi bimeze gutya na gutya, none yambwiye gutya na gutya. Badutumiza, bamuhata ibibazo, ati se wigeze ujya gucyura umugore wawe? Aranga ati hoya. Bati tuguhaye icyumwe, bamuhaye ibyumweru 2. N'ubu utarajya kumucyura ubwo tuzamenya ko nyine ari wowe udashaka kubaka. Ko giye barambazaga ati se aje wakwemera? Abana ngewe n'ubundi sinagiye ngiye, kuko nagiye nyine nk'abandi bose, umuco wa Kinyarwanda guhunga bibaho. Nagiye nk'umuntu uhunze kandi uhugishije abana. Byarangiye rero byarangiye bya byumweru 2 bishize, reka data ahubwo akomeza kumbwira dutandukane tugire gute. Ngeze aho ndamwihorera, ariko igihe cyaje kugera biba ngombwa nyine ko tubyemera, turabikora, turatandukana. Dutandukanye rero ubwo yanzu nyine urumva ntiyagombaga kuyireka, ibintu mu nzu aragurisha, amateleviziyo aragurisha, ibitanda byose, nta kintu na kimwe nongeye kubonaho. Nese mu gutandukana mwatandukanye byemewe n'amategeko? Byemewe n'amategeko, ariko hagati aho ngewe najyaga njya gusenga Imana. Imana ikambwira ati ibintu wasizeyo bikureyo amaso. Urumva n'ubundi ngewe ntago nigeze n'umurongo wo gusenga, nakomeje gusenga Imana kandi ikavugana nanjye. Ambwira ati rero ibintu bigendanye kuko urumva nanjye nicyo kintu natekerezaga. Bati iyo mbimenya gaze wenda nkayitwara nk'umuntu ugiye kuyivomesha, nkayirekerayo sigaruke wenda nkaza. Urumva nyine nanjye nari mbabajwe n'ibintu nasize, ngiye kwiyokipa bundi bushyashya. Urumva byarambabazaga, najya gusenga Imana ikambwira ati wowe bireke, nzaguha ibyawe, nzagutunga n'abana bawe, byihorere tuza ubundi wewe unyegera. Twatandukanye byemewe n'amategeko, ariko mu buryo hari uburyo ngo buba bwumvikane, kuko nyine yanshyizeho stress n'iki, navuga ati nta mpamvu, reka nkumureka agende. Ko nabonaga n'ubundi nta kintu nkiramira. Buryo umuntu iyo mugore agoje 1 2 3 4 5 byabaye ngombwa nyine ko urumva, ariko ninjye wabanje gutanga ikirego. Nagezeho nyine bangira inama ati tanga ikirego. Icya mbere cyatumye ngitanga, nari nkishyura kredi y'inzu. Icya kabiri iyo nabagamo nayo yansabaga kwishyura. Icya gatatu ubushahara barawukataga, urumva nyine bakuragaho kredi. Ngewe mpita njya mu buzima bunkompuritse, kandi nyine nta handi mfite support. Biba ngombwa ko mbani nta mpamvu, reka nyine niyo nzigurishwe, noneho bakuraho amafaranga y'ideni, nanjye umushahara wanjye untunge n'abana banjye. Ubwo natanze ikirego nyine, ntanga ikirego mu rukiko. Ibimenyetso byo nari mbifite kuko urumva byose byari bihari. Ndatanga ikirego rero, biba ngombwa ko nyine badutandukanya. Ubwo byarangiye rero inzu igurishijwe, habayeho kugabana nyine nk'uko bisanzwe, twishyura nyine iryo deni. Birangira nyine buri muntu wese agiye mu buzima bwe n'ndajya mu buzima bwe. Navuga ngo hari n'urwo rugendo rw'ubuzima bwanjye naho byarangire, kuko kuva icyo gihe tumaze gutandukana yahise agenda nyine. Abana mwana mufite ni bangahe? Mfite abana 2. Abana sibwo bari hehe? Abana turi kumwe.
no mu myanzuro y'urukiko bashyizemo ko nyine abana n'abanjye ni njyewe nyine ugomba ninde ujyanye abana kuko babishyizemo urukiko rwemeje ko umubyeyi nyine njyewe mu mazina yanjye ari njyewe ugomba kumenya abana ubu tuvugana nyine ni njyewe n'abana banjye icya kabiri kuva yagenda hari nyine ntago nzi ngo nihe nta yindi contact nigeze kugirana nawe ubwo nyine uretse wenda uwo mukeba wanjye niwe wakomeje kujya nyina ku mubyimba dore ko katajya kabura akanyewe niba ari message niba ari ibintu anyohereza ndamwihora ndabana nta mpamvu akambwira ati nyine ati atarigendeye nyine ati ngasigara wumve urumva ati agiye kugukirana ibintu byinshi nkavuga ati nyine nese ko namuhaye igishoro nyine nta kuntu urumva amafaranga nyine twagabanya inzu niyo yajyanye nyine n'ibindi byo yarabigurishije mbere none ntabwo nise kugurishije ngo none ngo uzi ko ntarya uzi ko ntabaho urumva rero nanze kwirwa ntera n'umuntu kuko ndabyibuka ari n'umumama waje kumbwira ati mvuye kugura amasafuriya iwawe ndabwira ni nta kundi nyine igurire none se nyine ko nta kindi ntarenzaho sha ndakubwiye ngo ni ubuzima bwari bubabaje na n'izi saha niyo mbitekereje nkabyibuka umutima urongera ugasenyuka ariko hamwe no gusenga Imana bijya bimfasha gukomera icya kabiri kuko hari abo ndeberera bimfasha nanone kudacika intege ni muri urwo rwego nyine nabayeho mbese ubuhamya bwanjye reka wenda twasubikiraho reka duse nk'abasubikira hano wenda Imana nidufashe ikomeje kudutiza ubuzima twaza asubukura ariko ubona ashobora guhita yibaza uyu munsi nyine ubuzima urimo bufitiye ishusho n'abana isubana abana bitarabahungabanyije mu bijyanye n'imikurire ndetse n'imyigire ese ntabwo bajya bakubaza bati papa ibintu nk'ibyo ngibyo abana nyine nawe urabyumva gusa ibyinshi baranabibonaga ko ndabyibuka nk'umuto wigeze kujya ambwira ati mama ati hano twakodesheje hari mu rugo hari harunze amabuye none ukuntu abantu bubaka amabuye akagasigara umwana rimwe arambwira ati mama ati cya papa kije twese dufata aya mabuye yose yibeshye takagera hano tukayamutera ndabungane waya ntago ari byiza ni papa kuba byaragenze kuriya ariko ntago bikuraho ko ari papa wanyu ariko ibyinshi barabibonaga uburyo nkubitaga nyine we yari wa muntu utanikontorora ngo avuga ati wenda reka ibi bintu mbikore wenda abana bataneba nubwo bari bakiri batarika abana serivo y'abana irafata cyane naho kugeza ubu ngubu mbese uretse kuba ngewe wenda namwigisha abana papa wanyu nyine gutya na gutya kubera ko nyine amaraso ni amaraso ariko mu by'ukuri ntago ari mbese kuba bambona kuri njye mbona bibanyuze ariko nyine ubuzima ntago biba byoroshye urumva bariga ubwo sinigeze nshyiramo nyine ko nanjye yageze akanambuza no gukomeza kwiga kaminuza kuba ntarize kaminuza aribyo byamviriyemo gutakaza akazi kuko nabyo biri mu bintu byankomerekeje kuko urumva ubuzima nabaga nifitiye akazi n'abana banjye mbese nta kibazo twari dufite ikintu bakeneraga cyose barakibonaga nanjye ubwanjye nkashima Imana mvuga ni Imana nubwo ibi byose byambayeho ushimwe ko ntigeze mba wa mugore usabiriza ko hari n'igihe abantu baguprofitira mu ntege nke z'uko ubayeho nabi bakaba wenda nk'abagabo hanze aho urabizi umuntu akaba yaza kugushuka yitwaje ndagufasha ndagira gute yego ngewe nabayeho ndi wa mugore uzi gushaka igisubizo cy'ikibazo mpuye nacyo mfite akazi nzi kumanagera nkamenya ngo umuceri urahari inzira yishyuye ibintu byose abana bishyuriye amashuri bakeneye imyenda mbese nzi igihe ngomba gukoreramo ikintu Imana yampaye ubwenge ntabwo ari ukubyirata ariko mbona yarabumpaye kuko burya ntabwo ari abantu benshi bashobora kurera biravuna nubwo bwose nyine hakiri urugendo ariko ntabwo navuga ko Imana ijya intererana muranyihanganira hari igihe nubwo ntabwo biba byoroshye ariko nta kundi nari ndimo mvuga urumva akazi nakoraga nari umukontabure kandi rwose akazi k'ubukontabure murabizi nyine kaba kameze neza pe nari ndi umukontabure mu kigo cy'ishuri
kugeza ubu ngubu hari n'abantu bajya bimbaza se ntago ugikorana mu by'ukuri ntago nkigakora kubera ko leta yafashe gahunda yo gushyiramo abantu ngo bafite A0 ngewe ubwo buzima nabayemo ntago bwanyemereraga kujya kwiga ngo menye n'urugo ntago bwanyemereraga gukurikirana inshingano z'urugo kwishyura minerivare yanjye ngo nishyure y'abana ntago mbese byari binyoroheye kuko ndabyibukana naniyandikishije nizemo nk'iminsi ngahe aho kugira ngo umugabo abyakira ahubwo nabyo noneho biba intambara ati ubu noneho ugiye kwiga undute ubundi twareshyaga twari dufitanye amashuri angana ati ubu noneho diplome ibyo ntiwabinkangisha n'iyawe ku giti cyawe izaba iri mu mazina yawe biba intambara ati ubwo izaba iri mu mazina yawe ntago ngiye ibyo bindeba nigaga muri weekend kwa gatandatu twataga nka 3:00 z'ijoro hafi 4:00 kuko kaminuza nari nariyandikishemo bari abadive kwa gatandatu twatagiraga 12:30 tugasoza nka 3:30 ndabyibuka iyo nabaga ngeze mu rugo yahitaga hamagara abantu yarakingaga agamagara abantu tumugora avuye mu bagabo nyine ni ibintu byinshi cyane byaciyemo aho ngaho kandi mu by'ukuri arabizi neza yanansabye n'amafoto ifoto ruri mu ishuri nayamuhaye ibaze ko yanambwiraga ati ifoto ruri mu ishuri nyereka koko kuri mu ishuri shamana kugira ngo mbone amahoro yahinda kugira ngo mbone nyine nkabikora uyu munsi akambwira ati hoya ati ni yandi wampaye ejo urumva ati mbese tifata selfie nawe urimo mbone nimye mbese ari ibintu mbese ubona ari nk'ibintu nta muntu w'umugabo wamvugishaga yahitaga avuga ati cyane birebire nibirerekane gusubira inyuma kuko ubwo mbese nibuka ibindi natambutseho tuzasubukura ubutaha mbese ni urugendo rw'umusaraba ariko ni urugendo umuntu wese hari n'abantu bambaza ati ni filime cyangwa tuzabyandikemo filime kuko ni birebire birababaje noneho umuntu birababaje kuba uri umuntu uzi ngo muri kumwe mu mbese mu mujyi umwe kandi batari kabibona kurumva diplome y'umugore n'ubundi umugabo yayigira yaba yifite uruhare ariko birabaje kuba umugabo wawe ari we wavuga ati ibyo birakureba yego ugiye kwiga undute diplome iri mu mazina yawe sirimo yanjye byarangiye nyine mbiretse ndavuga ni nshaka kubaka Imana nibona ya mashuri nyine igihe kigeze cyuko atantunga atagikomeje ubwo nyine nuko ndabireka ubu nyine nongeye kubigaruramo nyuma yuko dutandukanye nibwo nongeye gusubirayo marerezo mako bitamiriye ko akazi n'ubundi byarangiye ngatakaza n'ubundi nandi kwiga vuba mvuga ntibyibura wenda ndangize kwiga iyo porogaramu iyo gahunda itarajya mu bikorwa kubw'amahirwe make akarere kacu kabaye akambere mu gushyira mu bikorwa iyo gahunda ya leta inaha muri Muhanga abakona bari babade baracyari mu kazi muri Ruhango baracyari mu kazi ndetse n'utundi turere ariko akacu barabikoze tuvamo ubwo nyine dutanga handover ubu tuvugana rero uretse kuba wenda ntago ngiye navuga ngo mfite akazi nuko wenda umuntu abanga kubyinjiramo cyane ngo tutagaragaza Imana yacu nk'aho ari inyantege nkeya ariko mu by'ukuri nyine ubuzima urumva ntago ari ubuzima bufite ishusho ku buzima bufite ishusho tuzi neza ko ari kwa kundi ubyuka bati ukwezi ni gushira ndagatinga gutya cyangwa se ndacuruza se cyameze gutya na gutya ariko nyine Imana igenda itubeshaho ubwo warumbaje ngo tubayeho gute tubaye mu buzima nyine bwo kubeshwaho n'Imana tubaye mu buzima bwo kubeshwaho n'Imana bukira bugacya nyine ndi umunyeshuri bana banjye n'abanyeshuri minerivare urumva niza twembi inzu nyine ukwireba ubwo bwose atari nini cyane nayo si nyine inzu iri mu mujyi ingana gutya ni nini cyane ahubwo ndayishyura uri kumva urumva mu by'ukuri ntago byoroshye ariko nyine akazi mfite ni ugusenga Imana yego ndumva ari icyo ngicyo nakubwira reka dushime Imana kandi tunagushimira kuba duha mwanya kugira ngo tuganire ntekereza ko urwo rugendo rwose rw'ubuzima rutari urugufiya Imana yagiye igenda ibana nawe ntabwo izagutererana n'ubundi ntabwo yantererana ntabwo izagutererana izakomeza
ibane nawe ngira ngo ibyo kuvuga byo biba ari byinshi cyane, biba ari byinshi kandi nabibonye n'abadukurikirana barabona ko twagerageje gucagagura no gucagagura ndabona arimo agenda ananirwa gake ntabwo biba byoroshye. Buriya ikintu bita urugendo rw'ubuzima ni ikintu kigari, ni birebire cyane, birebire. Cameraman aragira ati nanjye mpagaze hano kubera ubuzima. Birabyumvikana twese tuba tugenda dushakisha kugira ngo tubone ko iminsi yakisunika, ariko ntekereza ko Imana tudakwiriye kuyitakariza icyizere. Aho tuba tuvuye ntidukwiriye kuhibagirwa, ariko kandi tukareba cyane aho tugana kubera ko Imana iba iri kumwe natwe. Turagushimiye rero ngira ngo mu gusoza ikiganiro cyacu nimero ya telefone kugira ngo wakenera kukuvugisha abe yakubona akakuvugisha. Ntarasoza nabanza nanjye nkabashimira Imana y'amahoro ibahe umugisha, kuko iri naryo nivuga butumwa kandi nisegura ku bantu rwose be kujya bumva kanwa ntago ari ukwishyira hanze. Ikindi cya kabiri navuga ni ugushimira abantu bambaye hafi, kuko hari iyindi televiziyo ubuhamya bwaciyeho bambaye hafi, bagiye bampamagara, barankomeje. Yego, kandi nicyo tuba dutangiye nimero kugira ngo abantu nyine twarakomeretse nshuti. Yego, no kugirwa inama mu buryo butandukanye, guhumurizwa. Hari umuririmbyi waririmbye sori gato ngo ngwino uvure muganga, ngwino uvure, mbese aya marira atagaragara y'umutima. Yesu turagukeneye. Bavuga ngo twarakomeretse, ngo Yesu twarakomeretse. Bishatse kuvuga ngo abantu bafite ibikomere byinshi. Rero rwose n'ubundi abantu bajye batuba hafi, ntago biba byoroshye, kandi n'Imana igikomeza ikadushyigikira. Reka ntange nimero nk'uko mwari mubimbwiye. Nimero nkoresha, reka ntange nimero 0783 17 617. Urayisubiramo? 0783 17 Iyo nimero nta kibazo iri no kuri WhatsApp. Yego, kandi nukuri Imana y'amahoro ikomeza kubaha umugisha. Nshimira n'abantu nyine bakomeza kutuba hafi. Imana igikomeza kubaha umugisha kandi namwe ibaha umugisha. Murakoze cyane. Murakoze, reka tubashimire. Ariko ndumva wasenga n'ubundi. Mana turagushimiye, tugushimiye ko uri mwiza. Tugushimiye ko ari wowe wera wenyine. Uhereye kera kose ntawakubanjirije, kandi mwami n'uyu munsi nta muntu numwe tugeze tubona ngaze yivuga ibigwi tubona akuruta. Oya, ahubwo mwami niwe wenyine ushoboye byose. Imiryango hari ibyo itashobora, inshuti n'abavandimwe hari ibyo batashobora, abadukomokaho bose hari ibyo batashobora kuduha, ariko wowe Uwiteka Imana Nyiringabo ni wowe ushoboye byose. Twemereye cyane kugira ngo imitima yacu mwami ikomeze kuyururukiriza imbere yawe. Ubu buhamya butambutse nyemera cyane kugira ngo umutima wese uri bubyumve, uri bubyakire, umuhe kumva no kumvira. Mwami Imana Nyiringabo, wohe gukomeza gukomera mu buntu bwawe. Mwami, birashoboka ko hari uwabyumva ariko ubicamo uyu mwanya. Nyemera cyane kugira ngo mwambike imbaraga, umuhe gukomera. Aho ngenda naniriwe ntananirwe, aho nashobore naho umuhe kuhashoborera. Uwiteka Imana Nyiringabo, tuzi neza ko ijambo rye ryaratubwiye ngo hahirwa unesha, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Twemereye cyane kugira ngo abagabo n'abagore ubahe kunesha mu ngo zabo, bibagerageza mwami ubahe kubirengaho, ubahe kubitsinda. Izari zisenyutse uzubake, kuko uri Imana ishoboye byose. Zari ziri mu bibazo mwami ubahe gusubizwa, abari bakennye ubahe gukira, kuko twamenye neza ko Satani agezamukira mu bintu byinshi bitandukanye. Komeza rero ubane natwe kandi uganze utegeke mu buzima bwacu, mu mibereho yacu ya buri munsi ujye utugirira neza, mu bintu byose tugerageza gukora mwami uduhe umugisha uturutse kuri wowe. Urakoze, turagushimiye kandi ukomeza kubana natwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane. Reka tubashimire inshuti zacu mukurikirana ibiganiro tugenda tubagezaho. Uwaba afite ibitekerezo, amakuru n'ubuhamya cyangwa se inyunganizi yadusangiza, yaduhamagara kuri nimero 0788 33 510 63 0788 33 510 mukomeze mugire ibihe byiza. Mwari kumwe na Dani, turabakunda cyane.
Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.